Shuti muteze amatwi radiyo Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba radiyo yanyu yabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Iby'iyi si n'amayobera gusa, wanditswe na Kubwimana Serafina, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Iby'iyi si nasanze ari amayobera gusa, ishyari rigashyuha mu mutima wawe, rikakoshya mutari bujyane, ugahemuka bitari bikwiye, ukihisha iminsi gakundi kagushyigikira, ukishuka ko ariko bizahora, nyamara ukirengagiza ko isi idasakaye, ibiba kuri umwe byaba no ku wundi. Ntabatindiye nimukurikira umukino. umva rero babwire mwabagabo mwe, aha twaje kunywa inzoga, nabasengereye mwanyoye mwahimbutse, none rero musindane ibindi, mureke kuzana umugore wanjye mu kabari ntimwasangiye. nyamara rero reka ngiye mbabwira mwabagabo, agapfa kaburiwe n'impongo gato, agapfa kaburiwe n'impongo. umva ejo wadusengereye kamera mugabo wakugira inama ubu yakuboneye izuba. oya gata kankubwire, niba udashobora kurukana uriya mugore wawe utabyara, yewe nzazi wawe mwirukanire tuduswite. umugore wanjye ngo ntabyara akayita tuyisabe, ni umugore wawe wamubyaye. umwana umwe n'umwana koko gata. oya rega nawe shyira mu gaciro, wubatse ikizu kinini cy'ibyumba, niba ari 6 niba ari 7, je sais pas, ngo bimare kise biraremo iyo byose ariko se amagani niko gata cyangwa muri uburozi bw'inama yagwikandagirira uriya we arakaba atari we gata. bivuze ngo iki nzakamwe yabuze ntabwo bumvishe se n'indi ntama yakandagiye. umva rero mwabagabo mwe, njyewe rwose nabahamagaye ndabasingirira ngira ngo mbishyuze amafaranga yanjye nabagurije. amafaranga? wowe Kayitani wabaye umwishingizi wa Nzakamwituyo, nanyishyura amafaranga yanjye, dore igihe yahereye rwose arenze. jewe nyine jewe gusa ibibazo nahuye nabyo gata urabizi rwose, ntabwo ifumbire azi muzayigurisha, nuko leta ibitangiye kuyiha abaturage ndahomba, zakwishyura rwose ariko ihangane rwose zakwishyura pe. none se ko twavuganye ko muzajya munyungukira, mumaze amezi angahe nta nyungu mumwe? wizana ibyo bibazo by'inguzanyo, uzana ibyo bibazo by'inguzanyo, wako nzamuye ikibazo cy'umugore wawe, iby'amafaranga tuzabivuga ubundi, vuga ikibazo cy'umugore wawe utabyara. ariko nanjye ndumva rwose gushyigikiye. muri make rero murashaka kumpeza amafaranga yanjye Kayitani, ndishyuza Nzakamwita wabereye umwishingizi, ntiyirengagije ko ari njyewe wishyuriye umwana wawe agiye kwiga. ariko gata ubundi kumva numva wirata kandi warabuze urubyaro, ubundi ngira ngo ni nacyo muzira. iyo ugira abahungu n'abakobwa nk'abo mfite, wari kuba wirata ibingana iki, n'ubu ugendera hejuru utabishoboye. ariko urubyaro rwanjye rubabarije iki? ngewe ndahangayitse kuko ndi mukuru wawe, uraducira umuryango kamera. ariko rero Kayitani hose nawe wivaga amasaka mu masakame, hamugani iyo umugabo n'urubyaro rwe biramureba, numva biramureba rwose, ahubwo mfasha muzabe imbabazi twumvikane, igihe azamwishyurira amafaranga ye. osikegarewe sikigira Kayitani nange mbwa no konturanye n'abazorozi, nta soni ntakanyirato kuko ndusha amafaranga atagira n'icyamumariye Nzakamwe. ni nayo kugaburira uriya mugore gusa akajya akazunguza amabuze, kizabure kujya kwivuza asanga kitabyara, n'uriya mwana umugore akaba yaramukoye uvuze ngo iki gato? ntabwo ucyumvishe se. genda soni
bwagose asoni nagendesha reka nkubwire ariko wese kubwira bavuga ariko rero nawe rwose ijya kubita utababaza rwose umubaza nta kijya rwose wangomba kumubaga nta kinya umubaza nta kijya uramubabaje rwose Kayita nagendesha umujomba ikikwasi pe buriya rero asize atamaze byeriye agira ngo aramba imyenda yo ndayinyweye ahubwo kuki abantu banga kumva ukuri mu matwi yabo nzajya nkubasesekamo mu matwi guhinguranye kubagere mu mitima mpambe gusa uriya rero Kayita uriya rero urarukongeje tu ukuntu agiye arakaye ubumenyi umugore ataruraramo aragenda ahita amutunga muramutere hejuru oya njyewe reka nkubwire nzakamwe ndakumva rwose ukuri ni ko cy'umutumirano rero murumuna wanjye no kwirata kwe yari akwiye guhura n'umugore umushobora akamuroga akabiyarana n'abandi bagakamuzanira abana umurunda aho ngaho akarunda ubundi akarera ariko n'ubundi wagira ngo uriya mugore we yarakiroze umugore wacu yarakiroze rwose ariko buriya urarukongeje tu ukuntu agiye arakaye ubumenyi umugore ataruraramo arahita arumutondomura baramuraza hanze ariko se uko wabibonye abonye umuntu w'umukungu nka murumuna wanjye umugore agira atya akamuhinjarika urumva ntabyare maze akumva nawe ntacyo bimutwaye buriya sindarama bunoze buriya Kayitani buriya umubyizi bukwe ntabwo aba atagize wa mugabo ahubwo wawe wasanga ruriya bafite wasanga nawe atari uwo si ibyo se ubundi kikirakaza kikirigita kigazeka gusa ati hagenda ataye inzoga ye ngenda akeka ko murumuna wanjye atanabyara rega urumva uriya mugore akaba yaragiye hanze noneho akabyara kariya gakobwa kabo ubundi akamuwinjarika narwo ruraho rwasamye rurarera rubatamika ruzi ngo ariko ziba bishoboka gusa ariko rero ntuzongere kubivuga biramubabaje pe nashaka kugira ngo nashaka babara amanuke diridira ahita ahitira mu ruzi rero tuzamuhamba nzabivuga amahoro rero nashaka azimanike rangiza ngunguriza amafaranga yo kwishyurira abana banjye niwe rabishyurira ari se wabo ko rero uwo atazi se ariko Kayita murumuna wawe dupfije ubucuruzi uko yikubiye abakiriya bose hano kuri santire akaba adatuma ntera imbere wowe mutiki muhora mucyocyorana ntabyo uzi nzakamenya nta kintu uzi buriya nturashe ni ukuri bwira rwose kuko sinumva n'iri rimwe gusa umuvuga neza hose iyo muri kumwe igihe cyose uba umucyurira umujomba ibikwasi nzajya mucyurira nyine yumve ko kugira byinshi udafite abo bigaburira ni bure ntacyo bimaze yide byo nakubazaga kuki gukomeza ahubwo wowe ushaka kumusengera ubwo rero zakamwe ndakumva rwose mu mwanya iyo wawe hari amabanga utaruzi murumuna wanjye si mwanga mu by'ukuri yego ariko ntabwo umwirato wo kuva kera ni nk'umwana arirata ariko uriya umubona nk'umubonye uriya rankubitishije akabuno karatonyoka baguteraga ishyamba ku kibuno ngiki data kankubita agahora nuka ngo ndi ikigoryi ngo ndi ikimara buri gihe akitwa umwana w'intangarugero iyo aba ari mu bandi nyine ndavuga data akaba ari we mwana aganira ari we avuga wenyine yaramushyize imbere nk'akaguru karwaye umushenga ariko ni igitangaza rwose none si ubwo wazaga byarategwaga nuko ari we mwana wamwumviraga oya icyo cyo ndakiguhakaniye twese twaramwumviraga buriya gusa twajya nko kwiga kariya kakaba agahanga buriya ni ihumbi noneho twagera no mu mirimo y'amaboko kakanyaruka kagashibu buriya karashabuka cyane kagakora vuba vuba mbese kakatuma iwacu bagakunda kuturusha cyane yakora byo nikazitunga pe uriya ni umunyabwenge byo arabufite byo njye ntabwo ubizi harya dore abacuruzi ba hano ku isantire yacu iyo baherutse gutonda kuduhagararira umva icyo mbese usanga iyo avuze ijambo abantu bose bumva ko ari uri mukuri
bakame ibyo bikamporogosha uramwumva umusokoro urimo urasohoka byanga kubitera impamo y'imana usanga abantu bose bagashyize imbere ariko kagenje umva rero maze nkubwire Kayitare kiba ndabona rwose ngiye kuzimuka njya gucururiza ahandi wimuka kubera iki none kubera uriya ubu uzajya gucururiza ahandi ukodesha wariho yujuje inzu yawe aho mu gasantere kuko nzakamenya kubera iki koko mbese nkumva nta bakiriya nkibona rwose ahangaha kayibaze ko murumuna wawe uriya agira atyo niba ikiro cy'ibishyimbo kigura 450 urumva agakuraho 5 urakurikira ariko akakigurisha 445 abakiriya bose bagakongoboka bigiriwe kandi nta gihombo yagira wumva icyaba bikorera nk'ubugome kuko aba yararanguye byinshi kera ibindi ababyiyejereje wabonye amasambu y'ukuntu yera wowe mwebwe kutimuteza ni igitangaza rwose uriya arandogera umuhambiro washyira kigore cyubanza kiroga urumva rero uhagara n'umuntu nguwo bose byanyorohera narizi ko zicururiza n'ikawa none isoko ryazo yararifashe urabizi ko ari umuhinzi wazo ukomeye yewe uri nawe wemerewe kuziragura hose akanaziraguza uranyumvira si uwo muntu mwahagana kandi ibyo byose arabikora birata yagejeje kwirata se birakugira kana kwirata byo wagira ngo babimuziritse mu ijosi cyangwa babimuteye mu maraso ngiki cyo dupfa arirata akabigaragaza arirata n'umuntu wanjye arirata ariko rero umubwire wajye washye uzamubwirire rwose areke kuyanyirataho kuko buriya ntabwo azi kera umwimukira ntabwo azi ahantu naturutse kandi jyewe ndi mubi cyane yewe undi umuntu mubi cyane buri reka umubwire nzakamu ndakumva rwose ndabizi ko urugo rudafite amahoro rusubira inyuma umva ari none se uko duhuye nzajya muteranya n'umugore we maze uzarebe uriya mitungo yiratana iragenda iyonge wagira ngo nimba umbavu yose izagisa arahomba njye nguhaye iminsi izagenda kanyomberi sike reka mama ararakaye ntarakara se mugema mbese urakajwe n'iki mama ntarakara ko uvuganye n'umwana wanjye ntumumpe kuko ngo nanjye muvugishe kandi mukumbuye ariko mugema niwe mwana wawe wenyine mama ariko nanjye nzashaka uko njya kwiga mu kindi gihugu kugira ngo nkumbure ujye umpamagara uvuga ngo mugema mwana wanjye uraho wariye se amasomo meza ati siko wagira ngo njye siniga mama kutarambaza na rimwe uko amasomo yagenze yewe ngusabye imbabazi mwana wa ni ukuri kuko wamba nkureba hafi mba numva nta kibazo ufite yewe ntukadutere ishyari mama rwose wowe na mugema mbakunda kimwe ni ukuri muri impanga zanjye nkunda cyane urabizi mama natwe turagukunda ntabwo naho ubundi rero umugema bari kure ari wenyine nta n'umuvandimwe bari kumwe nta mubyeyi nibwo buryo rero mfite bwo kumukurikirana birumvikana mama wenda gutekera nkakugaburira nkaguterera ipasi ukajya kwigusa neza ndabizi uradukunda cyane mama n'abakunzi se ko ari mwebwe data mukaba na mama mukaba abagabo banjye urumva nakunda undi koko mama ubwo uratangiye iyo uzanye ibyo ngibyo uba ushaka kugira ngo ubabare tubona ari ese rugema mpora mu bitekerezo mugema nawe tubyihorera natwe tutamubonye amaso ku maso tukamubona ku mafoto gusa duhora mu bitekerezo mama urumva ko wowe mwabanye mukanabyarana impanga z'abahungu ari akarusho byihorere urupfu rwishe data rukica mama ntirwegera aho ngaho rukantwarira n'umugabo koko mama rwose ndakwinginze wambabariye ko nanga kukubona ubabaye ntukamunyibutsa babarira rwose simba nifuza kubona ubabaye reka mbyihorere wa mugani tutababara twembi nibyo rwose nikoze umbwiriye murumuna wawe cya gitekerezo mfite cyo gushaka umwana w'umukobwa turera se cyane rwose nabyifuje kuva kera muri bato ngahora mvuga ngo abahungu banjye nibakura bombi bakarangiza yisumbuye nzashaka umwana w'umukobwa nkamurera none kaminuza rero muzigeze kure rero
njye na Mugema twarabivuganye ariko turavuga ngo wazafasha umuhungu mama. Ko wabyaye abahungu uzamenya uko barera abakobwa. Umva Mugema na di ubwo wowe na Mugema mwaraganiriye mwumva mudakeneye agashiki kanyu koko? Kuzaza na se n'ubundi tubaye ibisaza nikazakura twararongoye turi mu ngo zacu. Biramaze ariko ndashaka agakobwa Mugema. Rwose niko nshaka kurera. Mama ni uburenganzira bwawe mubyeyi, naho ubundi rwose ntitwakubuza igikorwa cyiza cyo kurera umwana. Murakoze bana banjye. Reka nzatangire nshakishe mu buyobozi maze bumfashe kuzabona umwana watereranywe muri redi. Nibyo rwose. Gusa navuganye na Mugema ko naza tuzakubaza impamvu kuva tugize imyaka 16 watangiye kutubwira ko ushaka kuzarera umwana watereranywe. Nuko nanjye narizwe n'ababyeyi bankunze bakandira data na mama bamaze gupfa Mugema. Ufite ibikomere byinshi. Kubona kugera ku myaka 26 mfite ntazi ko warizwe n'ababyeyi bagufashe mudafitanye isano. Niko byagenze rero. Nuko kuri buriya nari nzi ko yavukanaga na mama wawe. Nta sano bari bafitanye, bari inshuti gusa. Mana yanjye. Umunsi data na mama bapfuyeho bari bahansize mu gitondo. Mbese ndakana kagakobwa gatoya gafite imyaka 5-6 gutyo. Nuko ngo bafata ubwato ngo bagiye gusura nyirasenge wa data wari utuye hakurya y'ikiyaga. Ayiwe ubimbwiye Mugema adahari koko mama? Nanze kubibabwira mukiri bato ngo mudakorana igikomere cya nyoko. None se ko ari muto kuki ababyeyi bawe bafashe urwo rugendo bakagusiga koko mama? Yewe uwo mukecuru ngo yari yararwaye cyane, sinzi indwara yarwaye ku buryo ngo yaranukaga cyane pe. Kandi ngo nagiraga utugambo twi Baye mukobwa wanjye nkunda, umfasha wa munyonzi we umwari umwana neza. Ariko ubwo ureba umukobwa wawe gata. Ambaye se wageze hano ryari Kayita? Mageze mu kanya igihe wihanizaga umunyonzi ngo agutware umukobwa neza ta. Uhangayitse nyine mwana wa mama kuko mwana umwe si umwana rwose. Ibyo bigambo byawe ntabwo mbishaka. Ubwo uvuga ariko bumva ari iki Kayita? Tuyisabe n'umwana wanjye kandi kuba ari we mfite wenyine ndabizi. Utazana rero ya magambo yawe. Mbabarira da. Dore narenje kugusaba imbabazi kubera amagambo mabi nakubwiriye mu kabari. Kuri rwose burya byatewe n'inzoka da. Kandi rwose ibirebana n'urubyaro nyine no kubyara iyo mbivuga burya rega ntago mba nkomeje, mba nshaka kuguhumura amaso ngo urebe nyine muvandimwe wanjye nuko simbizi nako. Njye mbona utanshakira amahoro Kayita. Niyo nshaka gusa wavuga ko umugore wanjye yanciye inyuma akabyara hanze mbimubonamo. Watumye ndwana mu rugo rwose ntarabyigeze. Kayita, watumye nikubitira umugore kubera amagambo yawe. Inzoga zashiramo nkabyicuza. Ikindi rwose umugore wanjye uwihirwe ntiyigeze anca inyuma. Tuyisabe n'umwana wanjye rwose ndabizi neza. Kayitani rwose namungira zo kujya mu bandi bagore kubyarayo rwose kwaba ari ukwikorera ibibazo. Ariko uzi umugore utari uwawe, tuvuge ko mbyariye uwo mwana da, ariko yankama nayo mu ihembe ugasanga umutungo w'urugo urahashiriye. Ariko uruvugiye wahereye uvuga koko niko ye. None se udatanze umutungo ngo ubone umwana ubundi wabukorera iki koko? Ufundi imitungo ufite yose ukaba ufite umwana umwe nawe w'umukobwa koko urumva bihuye? Kayita ubu ntuje kunkora mu nkovu koko? Oya ntabwo ari ukukora mu nkovu ahubwo mva nkubwire. Nzi umukobwa mwiza hafi aha ngaha azi gukora ku buryo muhuje imitungo yanyu noneho akarere kose rwose mwakigarurira. Kayitani muvandimwe wanjye koko niba ushaka ko nshaka umugore wa kabiri? Oya ntiwaba ushatse umugore wa kabiri mwakundana akakubyarira abana, yakubyara kandi abushaka agenda biza baba 3 baba 4 cyangwa 5. Umugore wawe wemewe by'amategeko agakomeza kwitwa uwihirwe nta kibazo rwose.
ariko ubwo hari icyo wirengagije Kayitani. ikisi indwara ziri hanze aha kuko urumva ntawe ngiye kwikuraho amakara yaka. icya mbere uwo mugore najya ngiwe rimwe na rimwe sinshobore kumenya niba igihe ntahari atinjiza abandi bagabo. arambutse anyanduje cya cyago ngo ni sida, urumva atari ngewe waba ukikururiye koko? ariko uba ushatse kumbwira yuko kuva warongora uriya mugore wawe utegeze umuca inyuma na rimwe? ni ukuri kose. wake umugore wanjye twahuye twembi turi bato turakundana, tumaranye imyaka 15 ariwe mugore wenyine nzi. ngo iki? urabizi rwose twatinze kubyara, kubw'amahirwe tubyara kariya kana k'agakobwa kacu nyine tuyisabe, birongera biranga. ariko rwose sinigeze ntekereza kumuca inyuma no kumukubita rwose, nabitewe n'inzoga yewe n'amagambo yawe. ubundi we hirwe ndamukunda. yewe uzi kuri umutagatifu sha. nibashaka bazabuguhe rwose ukiri ku isi witwa mutagatifu Gatana rwose pe. none se wowe uca inyuma generoza Kayitani? ariko mfara none se nta mwana dusa ujya ubona kwa wa musaza nyine uriya sinamenye. ariko ibyo byo kureba abana bino uko basa rwose sinabibonera umwanya Kayitani. uriya rero ni uwanjye. numubona rwose ujya umenya ko ari amaraso yacu buriya. nyine buriya kiriya gisaza cyashatse umugore ukiri muto kinanirwa kumushimisha. umunsi umwe rero kimikira cyo kugisanira inzu. nuko umugore nyine arandeba aranyurwa. nanjye kandi nahageraga mu gitondo cya karabyutse akenyeye agatenge. dore yabaga agakenyereye aha mu maberanga. urumva nuko mbese nanjye nkamwitegereza nyine, urabyumva nyine. nuko rero icyumweru nahakoze twari twamaze gukundana nyine. iyo mushatse nyine ntacyo yanyuma. uriya mwana rero yabyaye n'uwanjye. igisaza kiri aho ngaho kirarindagira ngo cyarabyaye. kibyara ikise ko wabyaye nijye wabyaye. ntange urashaka kunshuka gukora ibintu nk'ibyo wakoze Kayitani? ariko si uko gushuka. twasigaranye turi babiri mu bana 8 data yari yarabyaye, sibyo? yego. sinshaka rero kuzagenda buhereye rwose. urumva ko ngewe nyine nzi ubwenge. generoza dufitanye abana 6, abahungu n'abakobwa beza. n'uwo wa 7 nabyaye hariya hanze. ushatse rero warekeraho kuko ndumva rwose ukabije. rwose uzabatungisha iki? amasambu ndayafite, ntibazabura ibibatunga. bazige bate? hanyuma iyi mvura yanjye ntiyatangiye ayisumbuye. urabizi ni wowe wenyine unguriza akajya kwiga, ikawa azazera nkakwishyura. ariko ubundi kwa iyo yayo wamwishyuriye muri se wabo kandi ukaba ufite ibifaranga. ubwo urimo urabyara rero abo bana bose ngo Gatana azishyuriye amashuri? umuvandimwe ariko aberaho nyine gukura undi mu makuba, sibyo se? uyu ni wabyaye rwose ufite umwana umwe nawe ukiga mu kiburamwaka. urumva kandi ukuntu ubona nushaka kubyara abandi uzarera abanjye rero muri se wabo se. rero abanjye kuva kera nkubwira gushaka icyo ukora ukigira bize ngarame kuko ngo uzahora mu mirima n'umugore, nyamara ukirengagiza ko birangira wejeje ibyo uri bugaburire abana benshi ufite. ntunababonera imyenda yo kwambara, none ngo Gatana rero aba ari uzakurerera. reka mubwire rero Gatana, nanga iyo utangiye kunyirataho uvuga ngo ntabwo nzi gukora, kandi na kera rwose warankubitishaga ngo nagize amanota make, ngo warangije akazi ngo baduhaye kare n'ibiki. none urabigarura, urashaka kubigarura. byabaga atari byose ibyo bintu ndabyanga. ntabwo kari mwiza ra. ntabwo ni mwiza rwose. ni mwiza byo ntacyo nawugaya. ariko nizere ko iri cupa rye rya nyuma tunywa nzakamwe rwose njye katangiye kongeramo pe. za ntengware n'abashaka burende bucyo. aho ubundi ugura muto ubuze ko uyimaze mugenda nk'ikihaho. bajyaga bavuga ko uko umuntu aba ariko icyaka kiyongera nka Gatana. ntabwo ndabyumvise kabisa.
nzakamwe nukuri nibwo mfite icyaka pe kwenda bicaranga bashaka kubera byanjye bazumwe gukikiye maze barinde bucya reka nagere cure kiyanya nzakamwe nakubwiye enda byeruri mwiza kubwiye ko uyu munsi bidashoboka ariko bishoboka bijyaho biki bakomeje kuvata amabyeri izi kuzimu zikaba zitangiye kubika akazi kawe umenye ko ntashobora nakubakaniye njyewe mba narabaze iminsi yanjye kandi nakubwiye ko nta mwana nshaka ahubwo umaze n'iminsi ubivuga none nukuri ndacyari muto nzakamwe nkeneye gukorera amafaranga point c'est tout ariko wumva utamana kuko hawa mwana neza igihe tumaranye kuko wanyimye akana umubwiza ukuri nzakamwe wowe sinakubyarira umwana ngo never mbese waza hano tukarya ubuzima ariko ibindi no sinshaka kubyara ninshaka kubyara nzashaka umusore mwiza umusore mwiza hawa uravuze ngo ugende mubi ntabwo ariko mvuze uvuze ngo iki ariko nyine iyo nkombe yawe nako ayo masoso n'uruhara no kandi hawa maze iminsi nkubonana n'umuntu bikamwurogoshora mbabarira ntuvuhe nzakamwe urabizi ndakwemera sibyo ariko icyo tudahuriraho ni icyo ndabizi wowe tubyaranye umwana namurira jyenyine ukoze nkorera ubusa nzakamwe ntekize turaziranye di ukunda abagore cyane abeshya kisi wabibwiwe nande wabibwiwe nande iyo utaraye hano uba waraye kwa Jeannette ejo bundi karara kwa Kanyange mubeshye se mba nkubwire sheri neka rero ni ahantu banyirukaho gusa burya uwo nkunda ni wowe hawa oya nzakamwe rwose wikigoro nankoraho utiyongerera ibibazo kandi ntacyo ndi bukumarira nta gakingirizo nta gahunda umva hawa urambabaje cyane urambabaje rwose ariko ubundi nkubaze ko waje uzi kuri wikenera iyo gahunda kuki utatuzanye nk'udufite muri butike ariko abantu tumaranye imyaka 3 kuko turi inshuti kuko wagira ngo kuri santere n'igihe twamenyanye bwa mbere kuri udashobora kubyizera koko si uko utakwizera nakubwiye ko iminsi ari mibi kandi ntabwo nshaka umwana wawe kuko udashaka kuba nzakamwita rero nyamara hari abandi babuze abandi babo mu ngo basigaye baza kukwisurishwa buri mugoroba ariko buri gatana katanyweraga ahangaha hasigaye haje tuwahaje nzakamwe atansiyo witonde ntuzabone turi inshuti ngo ushake kumfata nk'umugore wakoye uranyumva neza niba ntamushaka ndamaze ubundi nkubyarira genda umugore wawe wamushenze kandi hawa wasinze niba nasinze ndabaza wasinze urabizi siniyorobeka gatana yo ngufashe hasi we utese sha nubwo yabukuramo wavamo ukagenda nyamaragata musore nyamaragata wowe akurusha ubutunzi agakurusha ubwema n'ububoga kandi mva hawa mva mubwire nanga gusinda ugatukana ndabyanga kwanza hita uhaguruka vira mu nzu utaha nzakamwe inzu ndayishyurira uko ukwezi gushize ntugishyiraho n'atanu vanga ataha hoze wowe haguruka genda haguruka genda sohoka genda sohoka sishanura ubaye iki kubyutse tuyisa ni ukuri wenyine mama subira kuryama njye ntegereje papa yenda uryame dore ni nijoro cyane
wahetse nkagufasha kumutegereza mama kandi nakumvise. ye ngo wanyumvise Tuyisa? Wumvise iki? Nakumvisha uri uhamagara Imana mama. Wagiye usinzira mwana wawe, ngaho usubira kuryama. Mama ntukare, ndabwira papa ajya atakaye, sibyo mama? Yego ariko ngwino ngo werekeze usubire kuryama. Tuyisa, ryama mwana wanjye, mama aragukunda. Ngaho iryamire ntiwongere kubyuka, usinzire neza. ariko ubusheza arayumva cyangwa arayumva kabiri kangahe wagakungigura mu rugo rwanjye wa mugore we? Sinanze kugukingurira mugabo mwiza rwose, uko manzi uhura nuko ngiye kuryamisha umwana, yari yanze kuryama utaraza. Ova basi umwana abandi bararyamisha abana nawe uraryamisha umwana umwe wowe. Ubwo niko Imana yabishatse nyine, none se ko ntamwiha? rabimenye impamvu utabyara, ndabizi, irahari. Ugize ngo kigata izira nibwira umugenzi wa mugore we, iyo menye ko iwanyu wabyaye abana benshi, yabyaye 2, sinari kugushaka urihe, urumva? kuko kugurambagiza nakubwiye ko nkunda abana, nkaba numva tubyaye bake, twabyara 4, kuki utabimbwiye koko? ngo ngushake mbizi ko ubwoko bwanyu ari ingumba, mwaciye umuryango, uwacitse ku icumu agasimbuka ubugumba, yabyaye aba 2. ndabeshya? gata hinjira mu nzu, ibyo uvuga sinzi ibyo ari byo. gweke kuboneje mu cyumba se uraburara mugabo mwiza? birye wowe wabitetse, ubundi ndakovayo ihene ntacyo uriye, ubundi so kozoza ubusarane gusa. Ariko uzi ko Tuyisaba atarasinzira gata, ubwo wumvisha uvuga amagambo mabi gutyo koko? yuko bibijya akamenya ko nyina ari ingumba, atagira ikindi amaze muri uru rugo. uranyimyoje ngewe simeruka kugukosora sha, ubwo niyo mpamvu. Ntuzanibeshye ngo wongere kunkubita gata, kuko buzacya njya kukurega mu buyobozi. Arawe buzacya nkurega. Arawe ariya ngo mwahawe ijambo sha, ngo sinkavuge mu rugo rwanjye yewe urashaka kumvungisha none imitungo yanjye ugasigara yidamarayemo ukayiguguna, ukajya wikaraga uzogoza aya mabona atagira icyo amaze gusa. Ndabizi ko ntacyo maze, ariko mbabarira ugezaho. Ariko se ubundi izo nkweto wambaye ni izande gata? Izihe? Izo nkweto z'abagore wambaye ni izande? uruzi ko ari we mugore wenyine, amaze niba ubabaye wibarike. Gata nihanganiye inyuro zawe, nihanganira ibitutsi n'ibipfunsi, ariko ubwo ugeze aho ujya mu bagore sinzabyihanganira pe. Urapfushye se? Yewe ariko uzi ko buryo nkunda, ariko nubwo wananiwe kubyarira agahungu, igihe rwose reka bubwire nta bagore njyamo pe. nagira ngo ngurebe izi nkweto nazitiye, kuko izo nari nambaye umusumari wazitoboye. Uzabeshya abandi di, umusumari watoboye inkweto ikirenge kirasigara. amakuru ari base wayamenye Kayita? no kuhabera byinshi se, noneho amakuru mashyashya hari n'ayagenero. nyamara rero uragira uhane mwene nyoko cyangwa Rusenyi. Nkwiki ato iriya nyana y'imbwa y'umwirasi nayihana se nyihanike. Ndabizi nimwumvikana, ariko umenye ko ari murumuna wawe Kayita. Oke ukwiye kumuhana rwose akareka kwisenyera urugo.
ese buriya atesha umugore umutwe ngo yabyaye umwana umwe yibuka ko hari n'uwabuze n'umwe koko. ese ni ibyo ngibyo ariko zikusetsa ubu ushyigikiye kuriya mugore aducira umuryango koko ariko awuca ati ariko gusa umuntu ukubyarira umwana umwe utabuze ibyo ubagaburira noneho akaza ari n'umukobwa umukobwa umwe uzapfundura utubera abasore bose bakamureba bakaba bamuteye inda cyangwa bakamutwara ugasigara wasamye nta n'icyo ufite ukarutwa n'utarabyaye gusa. ariko Kayitani warekeye aho icya mbere umwana wese ni umwana urumva kuba wihirwe yarabyaye umukobwa nta kosa yakoze. ikindi ingeso mbi zo gusinda gutongana no kurwana ntabwo aribyo byakemura icyo kibazo rwose. kimwe n'ibyo yatangiye numvise ngo byo kujya mu bagore. ni ndetse bakubwiye ko Gatana ajya mu bagore. abajyamo kandi generoza utugambo twawe na Mukagatana uriya buri mugoroba muherekeranije muri shyushyushyushyu wagira ngo ni imbeba z'imende. tuzabakorera ishyano wa mugore. oya rwose Kayita hana Gatana reke gutana ajya mu bandi bagore kuko bizamusenyera ubwo binamuhombye. wenda nkabona agahomba ririya duka rigasigaramo umunyu n'ibibiriti ntazongere kunyirata wimbwa kose. ariko siko ntarinzi ko umuntu agirira ishyari umuvandimwe we bigezaho. umva reka nkubwire noneho genero Gatana tuva inda imwe ariko twakoze rugeretse kubera umwirato we. ngo ku ishuri niwe watahanaga amanota meza data njya akampondagura njyenyine ngeze mu wa kabiri amashuri yisumbuye arananira nuko nza gufata isuka warayarangiza acuruje biramuhira abyenge. ariko njye nakwishimira ko umuvandimwe wanjye yateye imbere kuko iyo bigukomeranye mbona ari wowe wirukira. anguriza atageretseho amagambo. uriya muhungu yarambabaje ku buryo kumwumva byangora yorora inkoko norora agace. kumana ishyari rero ntirituma umuntu atera imbere Kayita ni ukuri pe. icyiza ni uko wamuba hafi dore uramuruta ukamugira inama akareka kwisenyera urugo hari nako atagaguza umutungo hirya no hino. oya ibyo byo bireke ahubwo reka murumuna wanjye yigeragereze wenda yambona umubyarira uduhungu. ariko reka nkubaze Kayita ubu ko navutse ndi umukobwa sinakubereye umugore nkakubyarira abahungu n'abakobwa nkagufasha gukora tukubaka iyi nzu ikuzura sinasanzwe uba mu gikari cy'iwanyu inka ebyiri dufite iyo utangira bari kuzigondera wowe Kayita. ibyo ariko ndabyemera nyine uba umugore mwiza agenewe ariko murumuna wanjye nyine akeneye abana. akeneye abana da. reka nkubwire rero ibyo bintu sinzongere no kumva ubimbwirira abana ngo agahungu ngo agakobwa. oya rwose umwana wese ni umwana. ariko ubundi wariye iki gituma untinyuka genero umugore wa murumuna wanjye yaguhaye inzaratsi none urimo gushaka kureba ko zikora. oya nta nzaratsi yampaye nuko hari igihe umuntu aba yumva agomba kuvuga ukuri byanze bikunze. noneho ndavuze ngo ibyanjye na murumuna wanjye ntibikureba. koko ni inama nakugiraga Kayita usanze umuvandimwe wawe ukamubuza kwisenyera urugo byamufasha rwose. ahubwo nzamusanga mushimire ko yumviye inama namugiriye. utiki Kayita niwe wagiriye inama murumuna wawe yo kujya mu bagore koko. nashakisha we ndumiwe. ngo murashaka bosi. cyane ashate nesi wowe usigaye wirata cyariya gupakura imodoka z'abaketswe ntukitwikoza. ariko abakire ba hano ku Gasanire mwese ndabubaha rwose ni ukuri. mvaye twaba tudapakurura amakamyo y'ikawa ibigori n'ibishyimbo se ukatwikoza. ariko bose nawe koko urarira kwera ubu nzarira ndi umukarani nawe ufite butiki ipakiye gutyo ko kurire. ubu nyine ni wowe nshaka kumfasha tene. cyewe ngiye gufasha iki bose. ariko ubundi sinigeze nkwikira inyota. si nk'ibyo byose si bose mujya mutumenya se. koko si bose aka ni akanjye. kameze nk'ikayi. reka burya njye nzakamwita ndi umuntu mwiza ko mutanyikoza ngo mbasengerere sha muke mu nzoga rwose mugende munyirahira. reka nkagutumira ahubwo. habasoma gake irakaze iyo irakaze irayunguruye. umva guhera ubu ngubu ahubwo nzajya nkwirahira mvuge ngo hari akabaho nzakamwita wampaye icupa rya byeri ntabasha kwigurira.
ni ukuri pe ubundi ngewe ngura turiya twa 200 none dore umuhaye y'igihumbi. Oya gasome gasome rwose ukiri inyota ndakongera n'akandi. yaje we ariko karakaze kweri. Ni ak'abagabo nyine. nuko abakire mubaho nawe rero ubundi tene ndakumva rwose boss nzakamwita. hari umuntu ese hari umuntu umunyonyirasi wo muri iyi minsi ndashaka kuvugana na bakagarana kiri ku jisho mukazamunkosorera by'intangarugero. ninde utinyutse kukwirataho boss? umuntu wagutinyuka akaguhangara ninde koko? ninde? ahubwo ntabwo yanyirasiho gusa yanantwariye umugore sha umukobwa nikundiraga nzi ngo tuzibanira ubu yaramuntwaye arangije aragukinisha umuginga kandi asanga ufite n'undi mugore we. uwo muntu ntakabeho. kurikira rero ndashaka ko muzinkinira ngewe mukazamutega nijoro asohotse hariya kwa hawa uramuzi waje? ndamuzi amfata. yasigaye aryama akabyuka mu gicuku maze muzamunkubitire mumuvune amaboko n'amaguru mumusature impekenyero mbese mumumpera isomo. oya umva reka tuzamutse ubwo buvuna muheto bwe bwatumye agutwarira umukunzi nzakamwe sibyo? ariko ndabyibutse ariko hawa kigeli none mwigeze gucudikara mwacu nyine sibyo nakubwiraga nyine si mpamvu ndimo kukubwira burya haburaga gato ngo duhuze imari tubane rwose uziga karamata. ibyo byo rwose tuzamuka umunyagwa byitambikamo tuzamukosora ariko umenye ko tudakorera ubuntu ni igikorwa gikomeye. amafaranga si ikibuza ariko urafite amafaranga nzayabaha. wowe ugomba kumvikana kagarara na kiri ku jisho mugahuza umugambi ubundi mukambwe. icyo ni ikiraka gikaze rwose. nizere ko bibitse ariko ka miliyoni none se ubuzima bw'umuntu ayo mafaranga ni ngira ngo bugira ikiguzi nzakamwe nta mikino. gusa ubwo ubyutse ujyayo wakongera ukiryamira bugacya gataha. nyiramunwa noneho yazavuga ngo n'ikihawa akavuga ibyo ashaka ariko shiri hazemera binyira ntabwo kuko niwe winaniwe kugeza wikoza hano rwose ugenda wumva kuko ibyo twifuza bizagenda bite. gusa impamvu udasama nuko ntarara hano ngo buke hawa. yego nabyo birimo uzi ufite igihunga ibyo ukoze byose ukabikora nta mutekano ukihuta ngo uragiye gusa kuko urumva ibyo bizavamo. bimbwire neza singera aho ushaka ubeshye se nkubwije ukuri rwose ni ugushaka umwana ubundi rwose sinaca umugore wanjye inyuma. kuki? menya rero mpamvu mbikorana igihunga rwose umutima wanjye ntuba uri hamwe. nanjye rero umenye ko usigaye ngukunda uzi ko umara gatatu utageze hano umutima wanjye ukenda guhagarara. ahubwo ntuzongere kunsanga mu iduka ryanjye ngo mpobere kuriya hawa rwose wari unteje abantu neza birangiye. nyamara nta n'uwabikeka ni wowe wikeka gusa. ubu rero mbujije gutaha. mfumbata neza dore haranakonje uretse gutaha rwose ryama utuze mu gitondo ndagukorera umuti. ndakuvuga uti umuti rwose ku buryo utazongera gutekereza uriya mugore. urashaka kunyigumanira wenyine rero? cyane rwose uriya agasigara mu mpapuro. ese ubundi ugira ngo se hasigaye? nibyo uzi ko mperuka kumubwira ngo ahindukire kera ntaraza hano. reka ndabikunze shiri ngaho ryama uruhuke maze usinzire neza mu gitondo ndakubwira. shadari ni ku cyumweru ntabwo ujya ukora ndabizi njye nawe rero. niko nishimye igitondo kitaragera rwose. ukagenda gusa ibyishimo byawe ni uko bimera gata. byose ni wowe kandi
ntumbwire gutegereza igitondo kuko ntibishoboka rwose. nawe ubundi se ko twikundanira kwishima ubu urabyemerewe na mu gitondo ukongera urabyemerewe. Hawa nanjye nsigaye ngukunda cyane se. cyane Hawa. mbwira rero ko utazongera kugeza saa 5 z'ijoro ngo umbwire ngo uratashye. sinzongera. nzajya kuraza burinde bucya. aho umutima wo gukorera neza gataha kandi nanjye rwose nakwiyeguriye wese. nanjye nuko ndi uwawe wese. ariko jatene umva ukuntu barimo guseka sha bose, umva ukuntu barimo kuganiriza umuginga ashaka ukuntu ari barimo kunjyana ibyanjye sha. bose urasubira sha bakasakazi kawe urumva ngo igitene uzi ko haraburiza umuntu ngo igitene ngo watuma batwumva yewe ntuzi gukandagira womboka nk'injangwe. umva sha nkubwire tene uri batagusa tene umva babarira nkubwire tene amafaranga ushaka yose nzayaguha urumva, ariko muri iki gikorwa neza sinshobora gukomeza kwihangana uriya mugabo nyirata urumva sha umva ukuntu arimo kuwihwisa ngo mbwira mbirangize nonaha. wumvise wamwumvise sha mbwira mbirangize nonaha. oya reka mubwire ko hari ukuneka urumva ko hari ukuneka kugira ngo umenye ko arara hano kwa Hawa uranyumva ariko ndakumva ariko sinatuma umutsinda ahangaha tene. oya byafungisha Hawa kandi ndamukunda. umva none se tuzamurangiza gute? ntiwamusanga mu iduka rye akinga kare uzacunge gusa yatahiwe mu rugo. ndakunda bihimbiye tene nzamwirangiriza yewe wowe umva nzamwirangiriza nibwo nzemera ko apfuye. arambabaza cyane ambaga nta kinya arantoneka. wowe atakwica n'ikinyabwoya. umva ariko agira umwirato ngo yaradukiranye nta wundi mucuruzi uri hano niwe anguriza amafaranga ntarenze itariki akanya gato gatutse akanyishyuza umurengera none ntwariye n'umugore. ubwo nzakora icyo uzamwifasha ko nanyo utanakwica n'inkoko kinyamva. mva mubwire umujinya n'agahinda ntera nzamubasha. mva icyo nkwisabira wowe uzambe hafi gusa maze nkwereke. umva nkubwire miliyoni yanjye uyishyira umutotongana. wumvise uko mu kanya basekaga sha? wanyumvise? ni kuriya rero Hawa yansekeraga. ibyo bazabirangiza. buriya ni kuriya Hawa yajyaga asekera iyo nabaga namuraje none hasigaye ndeba nk'ikimbwi haze kubera katindi gatana sha. gatana yo gatuje kuramo indi nyine ubwo nyine warasigaye. ibi bigomba kurangira, bigomba guhinduka bikarangira kandi birangiye. umva n'ubu umbwira nkomange ngende mpite nunangaha musogota. nasohoka mpite musogota. ariwe tene nonaha witwaje kimwe tene witwaje inkota. naje niteguye nyine. erega n'ubwa mbere ngiye gukora ku mafaranga menshi kuva nabaho. nanjye nkitwa miliyoneri. umva tene ndayaguha nzemere ntangirire kuri 0 pe. nta kibazo. na kuriya muginga azaba avuyemo hano cyane iyo wambuzaga gukora ayo nzatanga yose nzayagaruza mu gihe gito cyane. keretse niba uzamujyana n'umuryango we naho ubundi ashobora kuvamo umugore akaza agakora da. oya pe none umugore we ntacyo dupfa. ok zigire miliyoni zo ebyiri nzabarangize bose. wavuga gake umva tene mvuge gake neza. oya mvuga gake ariko tene urabizi icyo nkeneye ni amafaranga. nzi uko nzabigenza ukoranye bagenzi bawe urumva maze muzamururira inzira maze mpereke ariko reka nkwereke. ariko ubundi uwabanza akamukanga akamuca hano ntazakomeze kuza kukonera kukonera nyine. none ubu niba apfumbase Hawa ugira ngo ni ukumupfumbata gusa n'imyaka ntiyabanje agasaruraho. koko se ari we si wo kumurogosora we tene si ko wintera umujinya tene wintera umujinya. umva nkubwire reka ngende nzagaruke mfite amabuye nyatere hejuru y'amabati mfate n'ikindi kibuye kinini nture ku rugi. nurangiza wowe uzi kwandika ariko vuga gakeya ufata urupapuro wandikeho ngo gatindi gatanu nutandike
unshakira umugore nzagukiza iby'umumunzaho. umva tene siwe ibyo ntabwo bishoboka. kubera iki? haba yahita amenya ko ari yewe yanyirenze cyangwa se bakamfungisha. wihirwe uranyumva wihe iyo kumbwira ngo nihangane byo ntibishoboka genero arihanganye none ndananiwe. twumvikanye ko uzihangana kugeza ryari wihe? kugeza imperuka ariko noneho biranze wihe? ubu se twisabe wawe yakuze ko ariko twasezeranye narakura ariko ndamujyana genero ndamujyana njyaho abantu bene mutazongera kumva izina ryanjye. ndakwinginze ihangane hato umwana watabyuka akakubona uri rutyo ko ihangane pe. yarambonye kenshi yaramenyereye hari ubwo mbaza ngo ko amaso yatukuye nkamubeshya ko ari ibyo mbonye muri filime bindijije. umubabaro wawe rero irinde kuwusangiza umwana wawe sibyo? bavugaga ko bandoze none ndabibonye sinjye warozwe umugabo wanjye genero. ariko rero niba ageze ubwo guteza ibirara byahariya ku gasantere ngo bigutege bigutuke ubundi bize kuri awe gukomangira ataharaye birababaje pe birababaje. ariko usihangane wihangane rwose. uzi kubona cyagiye arumva ngo ni tenesi kimwe ibitabi na za nzoga z'inkorano kiheruka amazi nyina yacyuhagiye ari uruhinja kinangira kikambwira ngo cyampa umuti genero. kubona ugenda utese kandi ngo cyambyarira umwana bityo umugabo wanjye akagaruka mu rugo mana we cya tenesi niba utaragiciriye no mu maso burya uritonda uwihiye. mbabarira cyane nacecetse nkomeza urugendo genero ngira agahanga gato nk'akarinda uruguma. none uhisemo ko urugo rwawe ukagenda? ndagiye rwose uzambera umugabo wo guhamya ko nihanganiye umugabo wanjye. sinshyigikiye kugenda rero hama mu rugo rwawe gatana nashaka kugaruka azagaruke natabishaka azarubiki. mfite ubwoba bw'ibyo azanzanira genero. oya kugenda rwose si wo muti uko no kwivutsa uburenganzira bwawe ni ukuri ukanabuvutsa n'umwana wawe. none se nagira ne kuko umugabo wagiye mu bandi bagore kuriya ntugende iby'amategeko abakibitekerezaho kirimuka none hayinjiza undi mugore muri iyi nzu azayivamo bikugoye. nafashe icyemezo genero nashaka azamuzane nanashaka nzamuhagatanya nta kibazo mfite. gatana yarambabaje bihagije genero. ibitutsi bye inyuro ingume bye ndabihaze genero. utikimujyamana mwana wanjye ndagize nti kuva aho ntangiriye kwimenyereza akazi mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe nabonye ibibazo biri hanze aha mama. bimeze bite? hari ibyo bajyaga bavuga ngo abavurirwa hariya bose ni abasazi ariko nabonye ko kurwara mu mutwe bishobora kugera ku muntu uwo ari we wese yaba ukomeye uworoheje ukuze yewe n'umuto. ariko uzi ko nanjye namaze igihe kitari gitoya mfata imiti muri iriya vuriro mujyamo. sinari mbizi ariko uretse nawe nanjye wirirwa mbavura muri iki gihe ndi kwimenyereza akazi nintareba neza nzayitangira. uramenye mwana wawe uramenye? birashoboka cyane mama. oya rwose birashoboka rwose. hari abagore bababajwe n'abagabo babo biragenda birabarenga basigara ari ibishushungu. urumva hari abagabo byagendekeye bityo nabo kubera kubabazwa n'abagore babo. nyumva mama hari abakobwa bababajwe n'abasore bakunda hakaba abasore bahuye n'ubuhemu bananirwa kwihangana. mama hari n'abana bahemukiwe n'ababyeyi. yewe ni n'abana gusa biteye agahinda. yewe njye nananiwe kwakira urupfu rwa so ngira agahinda gakabije kandi mbatwite muri impanga ubona mugemana. bava kure noneho mama. aha cyane rwose kwa muganga bancunganye nuko muzuza ibiro bizatuma muvuka bahita babamzaza. nibyo ariko namwe iyo mbabura umenya nari gupfa noneho. mama imana ntiyari kwemera ko ubura mugemana na mugema bawe ni ukuri.
kumva ko Rugema yansize ahangaha mu rugo akajya ku kazi nyuma akampamagara ambwira ngo umutwe uramurya ngo agiye guca kwa muganga mu kanya gato ngo aragiye sinabyumvaga. ntabwo wapfa kubyumva mama. so yarakoraga cyane ngahora amubwira kuruhuka kanga rwose. mama ndakwinginze havutanira mbabarira rwose ihangane nanjye utaza kuntekereza inkuru nziza umuhungu wawe ngo ubu yicaye yaraguze itike. iteguye kuza se? urebye ngo nta gisigaye impamyabumenyi ye rwose ngo arayifite. tegura ibirori Mugema nawe none twakiriye Mugema umwana wanjye. tumwakire rwose. dore imyaka 5 yose tutari kumwe ni myinshi. ni myinshi byo pe. ariko Mugema nijoro ugeze ureba amakuru? burya rero sinkubeshye ndeba amakuru ari uko nsanzwe yareba mama. mbega aho isi igeze. iki se kandi? he baba we. byagenze bite mama? bacishijeho umugore wishe umugabo we. baba tatwe nyagasani yamukubise agafuni muri Nyiramivumbi Nyabo. ibyo nsigaye mbona. umugore ari we wishe umugabo we? cyane rwose. nuko nyine banze kumugaragaza mu maso ngo ndebe uwo mugore w'inkoramahano. sibyo nakubwiraga se nyine mama ko twakira abantu benshi bafite ibibazo byo mu mutwe biterwa n'imibanire mibi yo mu ngo bicana iki kuko uwo ntiyabashije kuza kwivuza urumva none nyine bimuviriyemo kwipfa bashakanye uranyumvira. nababaye wongera uti nababaye ariko kubona uwitwa umuvandimwe w'umugabo we avuga ngo bari basanzwe bazi ko mu bantu bafitanye ibibazo. tekereza nyamara abantu bagaterera agati mu ryinyo. kuki batabikemura bitaragera kuri urwo rwego rwo kwicana koko? si cyo kibazo se mama si cyo kibazo koko. ariko rero umwana wanjye ndakwinginze uzave kuri iyi si ya rurema utambuye mugenzi wawe ubuzima. ntibizabe ngo mabeho rwose. umukunzi ashobora kukubabaza bibaho. umuvandimwe ashobora kukubabaza nawe. umuturanyi cyangwa undi wese ariko uzarinda ibiganza byawe gukora amaraso umwana wawe. ntabwo aricyo byaremewe. mama uteze yombi ndakumva kandi nzakumvira iteka n'iteka. ibishoboka byose uzabikore. mu byo twiga kugenzura umujinya turabyigishwa nabyo kuko nk'uwo yabikoreshejwe n'umujinya kandi ndahamya ko aho ari yicuza. aricuza se? aricuza ariko ntagaruriro. ntagaruriro rwose. ese ko mbona uteye urwuriye? mbwira aho umwana wanjye ari. tuyisaba ameze ati yariye gatanaza mitsingura ryawe. gatana twaraye tumushyinguye kandi ubu umwana wari aho arakina n'abandi bana nubwo ubona mu mutwe harimo ibibazo byinshi adashobora kwisobanura nyine. ariko baceceka ntibakomeze kurira rwose bigatuma bansubizayo kandi aringiza amahirwe uriya mupolisi akemera kumpa akanya ko kukuvugisha. ijoro ryaranguriye Genero. ubu kuki abo bicanyi batangije ngo bigire inzira koko Genero? kuko kuva kuri iyi si byari kundi uti kugera kwaho urupfu rw'umugabo wawe. ubu babikoreye iki kuko Genero? ihangane ni ukuri ndakwinginze ihangane rwose. iyo ngerageje kubwira Kayitani kurengana yenda kwasama ngo amire ngo ni wowe wamwishe. Kayitani kuko aremeza ko nishe umugabo wanjye. reka nkubwire Genero we rwose ndemera ko gatana tutahe tumeranye neza. yambabazaga ariko yari umugabo wanshatse dukundana. rwose ntabwo nari gutinyuka kumwambura ubuzima. ihangane ni ukuri ndabizi twaganiriye ku mibanire yanyu kenshi. ubu ndishinja icyaha mu mutima wanjye kuko nakubujije kwigendera. iyo uza ndakangagenda Genero. ubu simba ngiye kuba mu buroko imyaka nsigaje kuri iyi si yose. nari kwijyanira umwana nkamurera none dutandukanye napfuye. ihangane ugabanye kure. uzi ukuntu wabaye aho bukera we ntupfa koko. ihangane pe. ihangane. nicyo nkwiriye Genero ngapfa nkavaho. oya rwose. ubwo ngezeho kwitwa umwicanyi mpfuye nta kibazo. gatana yari abizi kuretse n'umuntu ni nk'uko iyo yateguraga kuyirya akagenda atayibaza. yarazaga akarya ibishyimbo. Genero koko yewe jya ubibwira nzi ukuri kwawe rwose ubuhiye.
ariko kuba barasanze umugabo wawe yapfuye muri iruhande ufite ifuni mu ntoki kandi ariyo yamwishe rwose kubisobanura biragoye pe biragoye njye nakagutse mbona ndyamye mu kidendezi cy'amaraso nyoberwa ibyabaye nikoraho ahantu hose numva ndi muzima mpindukije gato nasanga yapfuye kera mpita mbona ifuni iruhande rwacu nyifata nataye umutwe mbona abapolisi bampagaze hejuru generoza we niba atari akagambane ko inzu yacu yari yarayikinze abapolisi bayinjiyemo bate koko ese babiguye n'iki ko gatana yishwe muri iryo joro rwose kumva nanjye ibintu byawe ni amayobera simbizi pe ariko iperereza rirakomeje ariko iyo funi nta wundi muntu wayikozeho utari wowe nuko nayibonye aho nyine nataye umutwe mpita nyiterura nibaza ibyabaye abapolisi rero ngo bahujwe n'abaturanyi bababwira ngo umugore yishe umugabo mana ko aribo bahageze mbere y'abantu bose genero kuko narababonye mbari bwo mvuze induru nabonaga aribo bishe umugabo wanjye kandi nanjye bashaka kunyica yewe kugeza ubu nanjye ndacyari mu rujijo wihe ndatekereza umuntu washatse kwica gatana mu bantu bino nkamushakisha nkamubura neza neza ubu se nkubwire ngo iki ko nta n'umuntu nzi bigeze bagirana amakimbirane amwe akabije umuntu batumvikanaga neza ni mukuru we ariko nawe ni bya bindi byo gusuzugura uramenye ntukekere umugabo wanjye ubusa Kayitani nubwo rimwe na rimwe atishimiraga ko gatana mwirataho yamukundaga cyane rwose yamukundaga nk'abavandimwe umurasi nakeka ko Kayitani yishe umuvandimwe we genero nakubwiraga ko ari we nzi bagiranaga utwo bapfubirana yewe ndabona umupolisi ndeba ikijisho rero buriya nti nko kumbwira ngo iminota wahawe irarangiye nkumbuye umwana wanjye genero ubu tuyisaba azakura nyanguru nuko ngunishe se ndengana ndabizi ko umukumbuye ariko sinari kumuzana hano pe amagambo ahavugirwa n'ibyo bagushinja byonyine yazakura avuga ko yabyawe na nyina w'inyamaswa ndabizi nta kirengera mfite muri aka kanya ariko imana yo mu ijuru irabizi neza ko nishe umugabo wanjye genero yewe sibizi neza nanjye ndabizi ariko nta buryo bwo kubyumvisha abantu mfite uwihe generoza rero hari ikintu nshaka kugusaba ikintu kimwe cyonyine nukuri ndakumva pe mbwira ndakwinginze nk'umubyeyi reka ihangana kuko icyo musaba kirakomeye ndakwinginze nk'umubyeyi uzankundira umwana uzibuke ko twashatse mu muryango umwe tukaba inshuti uzibuke ko ari wowe nizeye nkaguha tuyisabe ngo umubyare muri batisimu uzamfatira umwana nk'uwawe nzagerageza ni ukuri ese ntakiriho nyina apfuye ahagaze tuyisabe azaba uwawe uzamufate nk'abakobwa bawe ufite Gasengayire na Gahongayire babe batatu bakuru bakunda kimwe ukuri nzagerageza uwe ntazagira icyo abura ibyo dusize byose nzabandikira ko bigiye mu maboko yanyu kuko rimwe mugiye kurera umwana sibyo binsezeranye genero uririrwa umbaza ikinzanye hano nkaho utakizi bose sinzi uwo ushaka se tambuka wihidura ngize iriya wahiye ushaka ariko nawe akagara buriya baba bafite icyaka mva mbese imodoka twiriwe dupakura nazo zifatanya n'izuba zikadutera icyaka ibyo se biranteba mbateretse nkubwire ntuzaneze bariya baginga ikisi wenda kwihanganira ukaza mu rugo ukajya mu kabari kwa madamu ugafata icyo ushaka nkishyura ariko ntuzanteze imbwa erega bose bangambitse rirakomeye cyane bose bangaki kandi hari umuntu uri mu buroko kubera ryo ugomba rero kumfata neza amva mbese umugore washakaga waramubonye mu gasanire ni wowe ugezweho wahise usimbura nyakwigendera ngo ngira ntetene ni wowe uhitinga nyine ni wowe uba usigaye ubemeza wacuruza se usigaye uri namba 1 gusa icyo washatse cyose wakigezeho pe hari umugore waramusubiranye ndetse n'isoko uraryiharira teretse numva nkubwire uwo munwa wawe nutawudoda ntabwo tuzumvikana erega ndaje nyine twumvikana uko nzawudoda
ariko ntabyo ko dodora ubona byo ntibishoboka. Tene nta mafaranga naguhaye. Amafaranga agenda kwihereye. Warayamaye ariko ni makeya. Kandi buri ubuzima bwanjye bwari buri mu mazi abira. Gotese. Ariko uzi kugera muri ruriya rugo saa 12 umugore ahugiye mu gikoni bagahisha bakarya bakaryama ndi munsi y'igitanda cy'umwana wabo nabasha no kunyeganyega. Ariko mbega umugore ngo arasenga mana we yarajaganira n'umwana we rero kanya gato. Ubundi araririmba we araririmba arahanika arasenga hafi minota 40 yose. Kusha uzi ko wabuze gato ngo njye nisubireho. Ako boss ndakumva naragutinye pe umugome jewe umuntu watekunda agafuna intambabazi kandi ubona asinziriye ko Teresa uve mubwire vuga buhoro uriya mugore bamufunze perezida aracyakomeje hano mu isantere ushobora no kujya kubona ukabona aho yinjiye undi muntu utazi. Mbese ndabizi nyine ndabizi rwose. N'ejo nabonye abapolisi bambaye siviliyani urumva nyine ko ari we bashakaga boss. Utihitane iki bavuze ko bashaka se kuyagira inama ko mfite rwose bimeze bite mbwira ariko nyiricyaha yiruka ntawe umwe rukansa ubwo icyo yakikurenza ubaye iki boss. Ibyo bigambo byawe se ariko burya abakire mutinya gufungwa koko ye ntibutatinya se kandi mugakora n'ibyaha nawe kutinya uburo kubigezaho wabikoreye iki. Tinumva mubwire rero mbwira iki akira bino 500 genti kandi uwo munwa w'udodo umudodi ya se ko ari makeya 500 byose oya ayaraba udoza kanya gato ubwo nzagaruka umandi bose agenda buhoro yikira wagiye ugenda ureba koko Tene gukomera sinabishakaga marusha kuko mana yanjye nibiki kumbona udatekanye nzakamenya nzashoboka rwose ubaye iki wa mugabo nguki habo Teneza kubwira iki ko ufite ubwoba wa mugabo nsuye gusabura n'amagambo mabi gusa ntagira inkuru nziza n'ibigambo n'ibikuru byinshi mugongo. yewe rero niko cyabaye ubundi si wowe ugikurura hano umunsi bakwibye ugasigara nta n'igipesi ufite nibwo uzabona ingaruka zo kuganira n'ibirara nka biriya. Ariko rero burya nabo ni abantu nyamara ntuzagire ngo sinakubwiye mbwira ikizi. Tenesi asigaye agorobereza akanywa nkaho nta handi yanywera. Tenesi azi iwanjye mu kabari ngo bose aramwohereje ngo umuhe inzoga ashaka zose arishyura. Nkumva umwikururira kubera iki koko uzi ko iyo yagufashe nka mubyara we koko wasigaye nakubahuka iki utumvise n'igize muri ibyo byose mvuze. Yewe hanyuma bakuguteza Mase niba yamfashije ntushimira ubwo nabyo ugiye kuzabibonamo ikibazo. Oya nzakamwe Kiza niba ushaka ko tubana neza gabanya gakungu ufitanye na Tenesi rwose. Umenye umunsi umwe azanaza akansaba kumusasira wabimubwiye ko asigaye aza kugabuza nk'uwatanze posho. Ivyo ntabwo yabitinyuka kuko nahita mwica. Ngaho bya Tenesi tubireke mwibwirira ikinzanye. Kiza sheri ngo ufite inkuru nziza cyane. Kagira inkuru y'umugore mwiza utira abandi bose. Nzakamwe ndakumva umugore mwiza ndatwite. Uratwite gute se ko tunguwe se ntitubana nk'umugore n'umugabo Nzakamwe hajyashize amezi angahe gatanu apfuye kuki ubwo ushatse kuvuga iki Nzakamwe ko umwana ntwite atari uwawe. Yaraguse Kayita ibyo uvuga ntibishoboka aha iwacu hadutwaye igikuku. Ariko uzi ko inzu itabamo abantu isenyuka genero ubwo uragira ngo inzu nziza nk'iriya koko isenyutse wiziritse muri aka kacu tubamo tubyigana. Aho kwimukira mu nzu ya murumuna wawe rwose washaka umuntu yiberamo ubuntu akayitumenyera ariko tukaguma hano iwacu rwose nta soni. Oya njyewe umwanzuro nawe ufashe genero ejo tuzimuka kandi uriya mwana umujyani wabo wa nyina. Nguki Kayita aho kurera umwana w'umuntu njye Kayitani narera ihene rwose yakora nkayirya. ariko ubwo uzi ko umwana uvuga ari uwa murumuna wawe koko. Noneho niba udashaka kuhamujyana njyewe nzamwijyanira ariko n'ubundi ndabizi azakura duhinduke avuge ngo twariye imitungo ya se. Abana bo urabazi wowe Kayita
njye sinkunda imitungo kurusha abantu urumva umwana wa gatana hamaha areranwa n'abandi bana bene se wabo nakura afite ubushobozi bwo gukurikirana imitungo ya se uzayimwegurira ayikurikirane ni ukuri buriya hari icyo utazi rero wa mugore we ariko rero ndanakurenganya ntujya ugera mu gasantere ngo wumve ibihavugirwa bavuga se bavuga ibiki buriya ibindi byaha birasaza ariko amaraso y'umuntu ni mabi ngo ibiperereza riracyakomeje ngo kandi uri mu bo bantu uganuka ngewe generosa jyamaye nyine wowe ngo kuko hari inshuti n'uriya mugore w'ihirwe ngo mushobora kuba mwarafatanyije kwica gatana ngo ni wowe muntu umusura ngo ni wowe wamusigaraniye umwana nuko birimo kuvugwa none se ko yari mukeba wanjye kumusura ni ikibazo koko ikindi umwana kwari kwa se wabo nkaba ndi nyina wa batisimu ubwo ikibazo kirihe kuko uretse gukabya nyine nibyo nshaka kukubwira rero kwikiza ibyo byose no kujyana uriya mwana iwabo wa nyina kandi uhereye aho mvugiye ahangaha ntuzongere na rimwe gukoza ikirenge cyawe kuri gereza ngo urasura uriya mugore ndakwiyamye ariko Kayita uwihirwe nta muryango yagiraga yarezwe n'umukecuru nyina wabo w'umukene niba kinariho niba yarapfuye ntawe ubizi nyine uzajya kuri gereza umusure bwa nyuma kugira ngo umenye amakuru y'aho twajyana umwana we umenye niba n'uwo mukecuru akiriho oya niba ari binshyira mu bibazo ntaho nzasubira rwose ariko nawe gira impuhwe umwana wa murumuna wawe icyo cyo rwose nta shingiro gifite kandi ngenzi abantu benshi bareze abana gutyo bakura bakabajyana mu nkiko ngo babaririye imitungo y'iwabo hari n'abandi benshi babareze bakuze babagirira akamaro Kayita ndagusabye wishaka gutererana tuyisabe ni umuziranenge nta cyaha afite pe nta cyaha afite suze n'ikindi genero no kumureba rega ni ikibazo nyina yaranyiciye umuvandimwe ibyo ntacyo nabivugaho bizwi na nyagasani wenyine Kayita nubwo uhirwa afunze rwose n'ubu mu mutima wanjye numva arengana arengana iki se ibyo tubireke genero ubu byuki ubwira abana ko tuzimuka nzagaruke nsanga mwazinze ibyo uriya mwana nzabyikemurira ndumva utabyumva neza reka nkubwire Kayita sinakwemera ko ukura umwana mu bandi aha ni kwa se wabo kandi niwo muryango afite arewe rwose sinabyemera arewe ugiye kuntegeka noneho ahandi si ukugutegeka hano ni wowe cyangwa ni ngewe ugena amategeko y'urugo ihindukira mama nzaniye icyari mu buriri koko none se mwana wanjye kutabyutse kandi ukaba waburaye nakwihorera inzara ikakunogonorera mu buriri yarakoze cyane mama yarakoze nawe uze rwose akazi ufite noneho umenya ko adasanzwe mugema kuva watangira akazi muri iki cyumweru nabonye usuherwa bikabije mama niga ibirebana n'ubuzima bwo mu mutwe sinari nzi ko nzahahurira n'ibigeragezo nk'ibyo mpura nabyo uyu munsi yawe se rero kumbwira se ko mugira igihe cyo kugenda mukivurara turakekera rwose no muri uku kwezi turimo tuzajyayo ariko muri iki cyumweru nahuye n'ikibazo cyambabaje cyane kugeza ubwo nasize umukiriya mu biro kwa mugenzi wanjye ndarira turi ku mutwe ndarira amarira arandenga uzakugendekeye bite se mwana wa wabiretse utarira mama ko nawe nzi ko umutima wawe woroshye ntiwambwiye ko ari njye munyamabanga wawe mugema ni icyo mpisha uri umunyamabanga wanjye ariko ntuba akazi kanjye mama ndakuzi cyane mugema iyo ufite ikibazo ndabimenya kandi nyamara njye nakuvura mbere y'uko ujya muri abo ngabo babyigiye ngo bagufashe wowe turavurana ndabizi mama sinagufashije korera mugema ko yanze kugaruka inase winyibutsa mugema wampemukiye oya kandi none yamukiye atese kandi ko agende agiye kwiga akundana n'abanyamahanga maze afata icyemezo cyo kugumayo ariko nanone mama twembi ntabwo twari kukugume iruhande sibyo wibuke ko buriya ari ukwagura umuryango kandi nagusabye ko dutegura ubukwe bwe twishimye narabikwemereye mwana wa none se nibwirira iby'abahubwo ariko kandi we nicyo cyayi cye guhororomba yewe mama abantu ni ibisimba
gute ni ibisimba ni inyamaswa abantu ni babi pe uribuka ko ku wa mbere bampamagaye mu rukerera ngo nze ku kazi hari ikibazo cyihutirwa ndabyibuka rwose ni nabwo wagarutse wakonje umwana w'umukobwa baramuhemukiye mama batese mugema abagabo baramwangiye ayiwe hafi ntubivuge niba ari batatu niba ari batanu niba ari batandatu cyangwa ndanze have sigaho simbizi icyo nzi cyo nuko abaganga babishinzwe bavuye bakavura akiri muri koma urumva aho ayiviriyemo akayivamo yarahungabanye bikomeye niko kumuzana iwacu bahasanga umukobwa wari warayizamu nabo barahungabanye nta kuntu atahungabanye ahumagara batyo ngo se umwana ungana uteye koko mugema yewe mama afite hagati y'imyaka 8 n'9 ndetse ntarengeje 12 agakobwa keza gute mama ariko kuki abagabo ari ibikoko gutya ubwo uwo mwana bamwangirije iki koko byarandenze nawe tabara rwose ubu rero ngira igihe kinini cyo kuganira nawe afite ibibazo byinshi ndazumva ubwo na nyina yarahungabanye nyina saramugira mama nawe karicyo cyambabaje cyane ahubwo ayiwe ni agapfubyi mama uwo mwana ateye agahinda birumvikana yarambwiye ngo iwabo ntahazi ngo yazanye na se wa mu mujyi amubwira ko baje gusura mama we ngo hanyuma nkamwicaza muri gare amubwira ko ngo agiye kumugurira irindazi n'amata nuko aramutegereza ngo aramubura abanyagasani we ngo bari bagiye gusura nyina hehe abamusuraga nawe ntahazi icyo yibuka ngo nuko papa we yapfuye ko kandi yacuruzaga umunsi papa wapfa haje abapolisi benshi bafata mama we baramujyana abanaga n'uwitwaga Senga na Gahonga kwa se wabo n'akana gato kandi nyine yabonye bamubwira ko bagiye kureba mu mama we birangira asigaye yicaye aho bategera imodoka wenyine ariko ubwo uwo muntu wazanye umwana kumuta muri gare yabikoreye iki koko abantu ni babi kimwe nuko umwana yaba yarahagurutse atembera yagaruka akabura aho yari ari akababura gutyo ariko igiteye urujijo nuko yambwiye ko amaze imyaka ine ari no mu mujyi ngo yasabaga akazi akaba ahantu gutyo gutyo byamunanira bakamwirukana akarara ku muhanda nyine gutyo gutyo ubwo se akazi yari kugashobora kandi ari muto cyane ubwo rero ngo umusore yamweretse ko amugiriye impuhwe aramubwira ngo naze ajye kumuha akazi ko mu rugo ariko areke kuba mu muhanda ngo hageze ahasanga abandi basore benshi basangiraga inzoga n'itabi ayiwe nuko ngaba bamukoreye baza kumuta ku muhanda rekeraho we kuko niho yatoraguye nyine ari intere kuki abana ari abagome kuki abana ari abagome bigeze aho ngaho kuko mugema abagome se gusa turita inyamaswa kuki batamubabariye kuko bareba ari umwana muto gutyo ibyo ni bya birara biba mu mujyi bitagira icyo bikora mama gusa imana izafasha ubwenge bwe bujye ku murongo anyereke inzira bamunyujijemo nuko bitungira polisi urutoki ubundi bigafungwa burundu polisi rwose mugema uwo mwana leta yakwemera kumumpa nkamurera nkamubera nyina nkamwibagiza ibyo byose nkamumara agahinda mama kandi ko wavuze ko uzarera umwana w'umukobwa ariko kuva ari muto uriya akaba akuze apfa kuba ari umukobwa rwose icyo nifuje ni ukurera umwana w'umukobwa watereranywe urumva nkamubera marayika murinzi nkamumenya nkamwitaho rwose nk'uwanjye ni ukuri bamumpaye namwirerera abo babyeyi gito bamutaye babonye apfushije ababyeyi bakamwara ayiwe urankanze teme wageze hano ryari urikanze mabuja ndikanze nyine uzi ko nari nkumennye amazi ni byose ahubwo ntuzongere kuza hano teme uraza ukisha hano mu gikoni rwose mbabara ntuzabyongere twumvikane karangiza nyama vuba tuzisangira ahubwo mani si byose ariko mubaze teme iwanyu ntibateka vampisi urya hano buri joro buri manywa ukwezi kugashira ukundi kugataha ibyo bizagenda bityo kugeza ryari ariko ibyo bosi ngewe yarabinyemereye mabuja njye sinjya byinshi rwose nawe urakabya ababona kuko
uza kugabuza hano buri munsi bazagira ngo iki bagira ngo iki se bagira ngo iki bagiye bareba njye rero ndabirambiwe ntuzandabirwe mabuja ko njye mfitanye amasezerano na bosi ko rimwe muzajya mungaburira kuki utikitene ahubwo inyama nyinshi ibishyimbo bike dodo nyagasombe mukongereho uvuze ngo ikitene mba ntanze komande ngomba kurya ibijumba ibitoki wapi ibirayi umuceri yego uzi ko wagira ngo uri muri resitora nyine kandi kuri buri funguro muzajya mwongeraho n'icupa rya byeri haba ku manywa haba na nijoro tene mvira mu rugo ntushaka ubyakira ubyo mvira mu rugo niko bigomba kumera nutabikora umugabo wawe azakwirukana azana undi abagore ntabwo babuze hakubwo urumva iryo jinya ruvugana tene wanyakiriye neza wa mubyeyi wamviriye mu rugo tene ko nundakaza nzazana ba bagenzi banjye ujya ubona tugendana twese b'ibirara inda yanjye yakubijije icyuya ubwo nimara kuzana bakagarara bariya n'abandi ubwo uzabona ibyo ubaha wazanye iwawe se kagarara kandi burya igikiro cya kawunga cyose wenyine ugashyiraho n'imboga n'ibishyimbo ibyo birabareba kandi akanyama kamwe we ntabwo ajya akarya rwose keretse niba urushyizeho inyama eshatu arya inyama eshatu nizo yemerewe rwose ariko se nkubaze urinda ubazana hano kubera iki bari ababyeyi bundi ngo mbarere teka vuba ngo nirire wa mugore we none inzara imereye nabi tenesi mvira mu rugo mvira njahise uzi ko usuzugura ugakabya mugore uraritse urutwereka ushye ndi umugore wawe ngo iki ntushaka ujya unyubaha mwubaha si mvira mu rugo niko navuze dufitanye amasezerano twaranywanye burya ntacyo tutasangira uvuze ngo iki tene mvuze ko ugomba kunyubaha nk'uko ubaha umugabo wawe kuko nawe ubwo aranyubaha kuko usigaye ukunda amatangazo yo kubika cyane Kayitani erega mbangira ngo numve ko harubika wa mwana wa murumuna wanjye uzi ko iri joro narose uwihirwe Kayitani ahagaze hariya mu marembo yambaye nka ba bandi bipfuka bagasigaza amaso yonyine ababaye anarira ngo iki none umunyagwa yatoroka gereza ibyo ashaka kugeraho ntarabigeraho genero urabizi Kayitani sinigeze ngushyigikira mu byo urimo byo gushaka kwiyandikishaho imitungo ya murumuna wawe yose nkitagira nyirayo kandi ahubwo ubu ngubu mfite ikindi gitekerezo genero kigenda gite imyaka yose ishize uriya mwana avuye muri uru rugo nta muntu umwibuka ndakomeza kumva amatangazo yo kubika ubundi nzakwereka ngo iki ariko nkubaze Kayitani ko murumuna wawe yakoraga amanywa nijoro ataruhuka ibyo yaruhiye akabisiga kuko ufite inzara yabyo cyane umva genero wowe ujya ufungura umunwa wawe ubundi ukora ibyo nkubwiye gusa byonyine uranyumva neza reka warabyibushye buno niba uragenda uriterera iriya itama n'itama urisiga amavuta meza ugatengerana ntawamenya ko uri umukecuru si ukubera imitungo turimo ya murumuna wanjye ariko uzi neza ko kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nonaha ntigeze ngushyigikira sinanagushyigikira rwose umva ibyo nshaka byose bizaba iby'abana bawe wagicucu ntabikoze uriya mukobwa akaba akiriho ntihazaza akabajugunya hanze kandi urabizi ko nta cyanjye nasigaranye naragurishije ntubizi nabyo ntagushyigikiye ariko ntagushyigikiye ariko warafitiye buriya amatangazo yo kubika agomba kumfasha agufasha gutariko buri gihe mu matangazo numvamo abantu batawe kwa muganga babuze ababo baze kubatwara ngo babashyingure ntigira amahirwe rero nkumvamo umukobwa w'imyaka 20 nyine nzahita nihuta njye kumuzana tumushyingure utike Kayitani none nese ko abantu bose bazi ko yagiye atorongeye ko yari yatunaniye ni ukuvuga rero ngo amatangazo ndayafite natanze kuri radiyo nyine mu myaka 15 ishize ndangisha nyine urumva kandi narayabitse urumva rero mfite ibimenyetso byose bindengera ariko murumuna wawe harya yajyaga avuga ngo ntiwamenyaga ubwenge mu ishuri wari warabubikiye kuzamucucura ugacuza umwana yabyaye ziba wagicucu ibyo nibyo nkubwiye se mbabarira nawe zibaho ngaho mbabarira nacecetse urumva
kandi nakubwiye ko kutanshyigikira kwawe ariko kugumya kunsubiza inyuma ntasoni miki umva nyine ukuntu nzabigeza nyine ubwo ninumva iryo tangazo ry'umukobwa wabuze abaza kumutwara nyine urumva w'imyaka 20 nzahita ngenda nzana umurambo hanyuma mushyingura inanga bose bamenye ko umwana yagiye kwigira ikirara mu mujyi akandura indwara agapfa ubundi tukamushyingura hanyuma mfate rwa rwandiko nyina yanditse rwo kuzamuhesha imitungo yakuze ngo yegeranye n'ibyangombwa bigaragaza ko yapfuye ubundi nyibaruzeho ariko mwana we kuko bizaba bibaye iby'abana banjye nyine ariko mujye mumenya ubwenge mujye mumenya ubwenge yewe data we uzabaze neza umenya amategeko atazakwemerera kubyiyandikisha aho Hirwa akiriho mukanduriye yari amaze kubitwegurira reka yakatiwe burundu generwa satahari uriya byararagiye Kayita umva singushyigikiye na gato pe ngweke reka kwica tuyisaba kiri ukazana umurambo utazi ugashyingura simbi gushyigikiyemo rwose ese ubwo ufungiye ko iby'umurambo kwa muganga gusa ko ari byo uze noneho ibyo ntabwo bikuye uze noneho ko nzabigenza nshobora no kuzatanga itangazo urumva nkabeshya kuri ya mukobwa yapfuye ko urumva nkagura ibikoresho byose nkajya mu mujyi nakodesheje imodoka nkazana isanduku irimo ubusa ariko wa mana we urumva nagera ino nkayishyiramo umutumba noneho kugira ngo iremere si byose ubundi babandi nyine baba bashaka kuwureba nkabwira ko bitemewe kuko yagonzwe n'ikamyo ikamwangiza cyane ubundi nkashyingura nyine ibyangombwa nyine by'uko yapfuye nyine ntabwo nabibura ngewe Kayitani nahita mbibona ako kanya umva muntu w'i Rwanda ntusabe igitekerezo cyo kwica umwana akiriho uzakora ibyo ushaka n'ubundi ujya kumuta wamuvanye hano ntahari nta maraso nshaka rwose none se kandi bikugendekeye bite kuri murira uri wa mafoto koko ndibaza uko umwana wanjye asigaye angana n'amawe ubu se ni umukobwa muto ni munini uba ameze ate koko ariko sinyakubwira ko uburuko buzarangira uwehe buzarangira ni ukuri ubwawe buzarangira nako buri hafi kurangira ariko ubwanjye buzarangizwa n'urupfu ni amahoro we umenya ni kuzimu nzaba muri gereza ntukavuge utyo wehe ntukavuge gutyo ni ukuri ubu se navuga ngo iki ubonye ngo mbure ikimenyetso na kimwe kindengera mwana we kibure kuko narakangutse inzu yose irangaye umugabo wanjye amaze gupfa icyo nzi niba atari we wamwishe uwamwishe azashyira amenyekane rwose ihumva ko nawe ari wowe tumaranye imyaka ingana itya muri gereza nkubwira ko narenganye nkeka ntabwo ngukeka ni amahoro ndi imbere yawe kuko imbere y'Imana aho nta cyizere ko habaho urahiye ko ntishe gatano umva rero nkubwire ni wowe n'umutimanama wawe muzi ko utamwishe mwenyine uwihe kandi ngusezeranyije ko ningera hanze nzegera abanyamategeko twiganye tunaziranye tuzagufasha urupfu rwaranyanze abantu baranyunga ubu maze iki koko nkumbuye umwana wanjye we ihangane ariko ihangane ni ukuri nyihanganisha kuko wabawe bagusura umuhungu wawe n'umukobwa wawe basimburana n'umugabo wawe kuza kugusura abavandimwe bawe baraza njye umenya naratutse Imana ahari wihirwe we guta ibyiringiro sibyo bizakemura ibibazo ufite sibyo bizarangiza umubabaro wawe ihangane ni ukuri kuki urupfu ruhemuka rugatwara abantu bagikenewe n'imiryango yabo ko rusimbutse ngewe urushaka ko ntacyo maze kuri iyi si ndiho nkora iki ko atari wowe wihaye ubuzima se urifuza urupfu kubera iki mbese nibaza byinshi nibaza niba yarabwiwe ko mfungiye ko nishe se uko ntekereza n'ibindi byinshi garukiraho wihe garukiraho ngure dusange bagenzi bacu mu rubohero ngure tujye kubura reka nze mwana wanjye tuyisabe ngiye kukubohera agaseke keza ubu se ndakaboha kazakugeraho gute wihe
wita umutwe ngo uganire n'ifoto itari bugusubize rwose ngwino tugende. urabona umugabo wanjye ukuntu yari mwiza ni amahoro, ni ukuri sinakurisha gato na mugabo wanjye, wowe wenyine urabizi. nubwo wari umaze iminsi umbabaza mu byo nari gutekereza ku kwambura ubuzima ntibyari kunzamo, narakubahaga urabizi gata. wambara ukarekera kuvugana n'amafoto koko atari bugusubize ngwino. abo babiri nibo bari umuryango wanjye ni amahoro, nibo bari data bakaba mama bakambera abavandimwe nk'abakunda cyane. ngaho ihangane rero. gatana yampindutse ahinduwe n'abantu ngo simbyara undi mwana, ariko ubundi yarankundaga ndabizi. ihangane ni ukuri ngwino tugende. ayo niyo mfite twaraye uci ikintu ntuzahagaruka itene. kuki sinazi n'ahandi iwacu ni naho navukiye ndahakurira urumva sinahava kubera ibyaha byawe nzakamwe. kuva usigaye usinda ukagenda uvuga ngo uzi umuntu wakoze ibintu bibi wigize marayika w'umucyo ntabwo dushobora kuzumvikana. amva mbese ubwirwa n'iki ko atari Kayitani mvuga ko mwese muri babi? Kayitani nta bibi yakoze nkanjye urumva, kandi we nta kazi yaguhaye. ari wowe wishe murumuna we nawe akica umwana wa murumuna we urumva, akaba adamaraye mu mitungo apu ayasamare kimwe. ushaka waceceka rero kuko twafunganwa. ni wowe wamwibye imfunguzo ujya kuzicurisha mu mujyi. ari nde wampaye itike yo kujya aho bazicuriye? si wowe? ariko ni wowe wafunguye inzu unashyira umuti usinziriza mu cyayi umugore we yari agiye kunywa kugira ngo ataza gukanguka akazi katarangiye. amva mbese umuti nahawe nawe urumva n'ifuni wowe ubwawe ni wowe wayimwikubitiye. nuko abantu batazi gushishoza aho yakuriye inzara n'ubu haracyahari n'inkovu zirahari di. teni amafaranga washakaga kunyaguhaye wagiye ko utangiye kunkunjya ku buryo bugaragara. umugore asigaye yibaza impamvu ibicuruzwa bigabanuka aho kwiyongera, kandi ni wowe nta wundi. umushahara unyaka buri kwezi ni mwinshi rwose, nawe undi biratirisi ngo twambabariye koko. nzakamwe uzampa amafaranga igihe cyose nyashakiye, unampemba ibihumbi naguciye buri kwezi, kuko nta mafaranga abaho yagura ubuzima bw'umuntu wumvise. nunyirataho kandi nzahera kuri uriya mugore wawe usigaye anyirataho mbimubwire amenye ko ararana n'inkora amaraso mu buriri. ariko teni mva mubwire niba ushaka amahoro rwose jya naho ugende. uranganga sugira ngo ugende akangika. ntabwo ngukanga ariko ndagukangura mba teni wibuke ko ibyo uvuga wasinze bishobora kugukoraho bigakora no ku bandi. ariko abakene mutinya uburoko koko. ngewe tenisi ntabwo ntinya. uratinya gusiga imitungo yose umaze kugira n'umugore mwiza nk'awa wajijije abandi. ngewe tenisi nta mugore ngira, ibyanjye n'ibyo ndiriye ako kanya bigashira urumva, ntacyo ndamira. tene ni uranyumva? ndakumva bose. niba udatinya gufungwa se no gupfa ntubitinya? yehe ntabitinya ninde wagiye akagaruka? ndabitinya nyine biba biragatsindwa. nukomeza kunyitwaraho nabi ntabwo ari kugufungisha ahubwo nzanakwica. yababa we bose urashaka kuzamurikiza gatana? vuga buhoro tuza wumve. amafaranga narayaguhaye ndagutunze kuko urya iwanjye urumva, nabipfuye n'umugore wanjye ageze aha arabyakira. ariko nushaka kumfungisha nzasiga nkwishe mfungirwe babiri. ngo iki cyane rwose. umva ntunkange cyangwa ngo mpegere kunyica nzakamwe. atekese ushobora kugambira kunyica nkagutanga nkakwica mbere. muri iki gice cya mbere iby'iyi si ni amayobera gusa wanditswe na Kubwimana Serafina mwumvisemo. Uwihirwe mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Kayitani mwakiniwe na Niyitegeka Garasiyani, Generoza mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Nzakamwita mwakiniwe na Tuyishime Jean Dodier, Tuyisabe mwakiniwe na Ishimwe Sabine, Tenesi mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Mugemana mwakiniwe na Twagirayeze Evariste, Ansira mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, Hawa mwakiniwe na Karangwa Liliane, na Mahoro mwakiniwe na Gasibirege Antoinette, naho Gatana mwayikiniwe na Habakubaho Yasente. Umutoza w'abakinyi ni Musayidizi Jean Dodier. Ni mugira ijoro ryiza.
wa mwanya tugiye kuganira kuri iyi kinamico iby'iyi si ni amayobera gusa mwumvisemo ibintu byinshi kandi ariko ndatekereza ko abaduteze amatwi nabo bagiye kugira icyo babivugaho bakurikije uko bayumvise. Uraduhamagara rero kuri iyo mirongo yombi kugira ngo utange igitekerezo cyawe cyangwa se tubwire isomo wumva ukuyemo. Kuri WhatsApp naho nuko ndabakira, kuri Facebook nabwo nuko ibitekerezo byanyu byatangiye kuzana bibonye nabwo ndaza kubibagezaho. Turahera kuri telefone rero kugira ngo muvuge cyangwa se mutubwire icyo mwumvise muri iyi kinamico. Telefone nayibabwiye kandi murayibuka namwe ni 52 57 61 cyangwa se 52 57 51. Halo? We. Yego mwiriwe neza kore? Mwiriwe. Yego muravugana na Misiri Etienne. Ndi mudende muri Rubavu. Yego. Kinamico nayumvise. Mbega we nge nababaye cyane pe. Mbega abagabo babi we. Ariko uriya mugabo ngo niba ari Kayitara niba ari Kayitana. Kayitani. Kayitari. Yo ni umupapa mubi cyane. Mbega kwa mwana wa murumuna wewe. Arambabaje cyane pe. Ya. Gusa nyine isomo twakura rwose ni ukugerageza imiryango ikabana neza, dore ko imiryango y'iki gihe muri iyi minsi birahari cyane birahari cyane. Ni ukwisubiraho rero tukareba ko imiryango yacu yabana neza. Yego murakoze cyane. Turagushimiye cyane. Undi muntu. Halo. We. Yiriwe kore. Wiriwe. Okay, ni Jada Maseni ku mahumbezi. Kabisa ikinamico turayumvise. Kabisa uriya rero hari ikintu umuntu ajya avuga. Uriya ukuntu abaho nk'ikintu cyiswe umugambanyi. Ariko buriya hari igihe ushiduka buriya nawe kikugarukiye ugasiduka nawe ubigendeyemo. Ndabona uriya mugabo nawe ariko bizamugendekera buriya kabisa. Inde Kayitani cyangwa nzakamwita. Kuko buriya urabona bari batangiye gusubiranamo kabisa, byari bibaye nk'umukinnyi ugiye gutsinda igitego kabisa, agiye neza kugishyira mu izamu neza bikarangira atagishyizemo bahise basifura nka penaliti. Kabisa buriya ari ahantu irangiriye. Mbere ndashaka kuzumva buri igice cya kabiri ukuntu kizaba kimeze. Aho kabisa ni Jada Maseni ku mahumbezi zishorere bakuri. Yego turagushimiye cyane. Twakira undi. Halo. We. Halo. Ndakumva. Ni Germaine. Yego Germaine. Nukuri uriya mugabo rwose ntabwo ari kuriya bafata ikibazo uriya mwana yamuhohoteye. Ntabwo ari ibyo rwose uriya mubyeyi Imana izamurenganura. Yego turagushimiye. Murakoze cyane. Yego. Halo. Ndakumva. Ikinamico irambabaza kabisa. Mama yanjye we nagahinda ubu ngewe ndi mu marira. Komera radiyo irafunguye ntabwo turimo kumvikana neza cyane. Nayifunze. Nuko se ubwo abo bantu baba bameze gutyo koko. Ese rikoreye. Nta kundi nabivuga, ni Yeremiya hano mu Ngororero. Yego ndimo ndakubwira ngo isi rikoreye. Ni ibibazo. Ndagushimiye. Ubutumwa hano mfite ni bwinshi kuri Facebook. Uje neza Salomo ati yewe hawa warabikoze kuko niwe utumye gatanapfa. Yitwa Manirwa Salomo. Allo. Ite. Muraho?
nanjye nitwa Uwase. yego Uwase. agira ngo mbabwire yuko abo bagabo bagambaniye bakamwicisha nta kigenda cyabo. Kandi mbabajwe n'uwo mwana bahohoteye bamufata ku ngufu nawe. ni ukumufata ku ngufu ze shaka hari izo bafite w'imyaka 8 wakabyara we. Muzaze igice cya kabiri. Igice cya kabiri cyo kirateganyijwe ubutaha rwose. Sawa. Nsaba ubutumwa buri ahari Defense Dukuzumuremyi ati gatana rababaje mihategeka Imana ati ari ahitwa Nyagahondo ati tuze n'amahoro murenge washyira yego ko ati ndumiwe pe gusa imiryango y'iki gihe nuko ibayeho. Ambasaderi Habinshuti Jean Baptiste ati ni danje turakurikiye hano i Beijing. Musaza Yohana ku cyato aradukurikiye ati ndamutsa turazishimiye kandi zikomeze kutugezaho ikinamico nziza twifuza. Claude ari Nyagatare ati mbega we abanyagwa bamugeretseho icyaha koko gusa Imana izakora ibyayo kuko niyizi neza ukuri. Uyu yitwa Sam non Starboy akaba ari Kirehe Mahama ati Mana we mbega ibyisi birakaze kubona umugabo asiga ibyatunze akajya gushurashura. Mana we umva iyo kinamico tuyikuyemo nyigisho we gusa ati gusa mbabajwe n'uwo mukobwa warenganyijwe ati mbega akagambane we umva ibyo bireze hanze aha gusa narize gira amarira yenda kunshiramo indamutsa turazishimiye cyane. African aradukurikira ari Musanze aho bita Mwibereshi nuko yanditse gusarekeraho Donatien w'Inyarunyinya ahubwo w'Irunyinya ati ndabakurikiye ati kinamisho twayikurikiye turi Runyinya muri Kabatesi ati mbega uwihirwe ngo arazira ubusa we je uwihirwe twebwe uwihirwe aratubabaje kandi azira ubusa pe cyakora ishyari ragatabwa kuko uwihirwe asize ubusa. Mbega we turababaye cyane gusa gatana yari afite umugore mwiza umukunda ariko mukuru wamubereye ikirura pe ati turabakurikiye turagushimiye. Yitwa nde yitwa Fulgence Elmaki Drex ati ge numiwe pe ndi busasamani Rubavu gusa nyine Kayitani nubwo agambaniye gatana ubuse ninde noneho uzamwishyurira amafaranga y'ishuri y'abana ko yaratangiye kumusaba ko yamwishyurira uriya mwana we gusa nyine ibi ngibi bibaho ariko numiwe pe yashyizeho udutangaro twinshi kubwayo Vedaste ari Rubavu ati mbega abavandimwe b'iyi minsi gusa murasa naho mwakinye ubuhamya bw'ubuzima bw'abantu ati birababaza kandi bikarenga uruvugiro. Niyo dusenga Theo yadukurikiye ari ku Gisozi ati uyu mu marambabaje cyane kandi umugambanyi azajya hagaragara iminsi y'igisambo ni 40 wihirwa zarenganurwa yihangane na mahoro yaritsize ko nasohoka rwose azajya kureba abanyamategeko bakagira icyo bakorera uyu mubyeyi wihirwa uri muri gereza utagira n'umugeraho wakamugezeho nyine n'umugabo yafungiye bamuziza ko yamwishe umwana we ntazi uko ibintu bimeze nta makuru afite urabyumva nyine ishimwe. Hanyuma na muramukazi we nawe wamukundaga Generose wakundaga kumusura Kayitana ati sinzongera kubona urenga ujya hariya sanavuga ibintu bavuge bati bundi wowe nyiri kibiruka nta umwiruka nkayo nk'abantu. Ishimwe Jean Pascal ari ku Gisagara ati kinamico twayumvise gusa yari yuzuyemo ubugome n'urwangano rukabije ati torera indamutsa turabemera turagushimiye. Uyu yitwa Omar Ngabo y'Isonga ati mbega umugabo w'umugome ati turabakunda kandi turabakurikiye. Ndabashimiye cyane mukanya ndajya no kureba kuri WhatsApp ubundi butumwa mwagiye mwohereza. Nelson nawe yadukurikiye ati nababaye cyane ati nukuri ati bazina wanjye tuyisabe ati yakinye agambanirwa na Kayitani ariko na mama we disi yafunzwe arengana ati yo nuko nyine mwisi se ariko Knowless we yagira cyarimba Yuda neza haryo umuntu yakwihanganira yabona ko ari Yuda akabyihanganira Kristo we ko yari afite amakuru yose nuko azanazuka
ibintu birakomeye nyamara nk'abantu mwe turakomeza rero kureba ibitekerezo byanyu kandi tubashimira uburyo muba mudukurikiye. Ikinamico yitwa iby'iyi si ni amayobera gusa uko mwagiye mubyumva. Generoza ari aho nta makuru afite, ntazi Kayitani ko yagira uruhare rw'ubugome bukabije bwo kugambanira umuvandimwe we ishwi ari aho. Uwitwa Hawa reka da ntazi ko byagenze. Kayitani yaramaze gucudika rwose ibintu bimeze neza. Ndabyibuka arimo abwira Nzakamwita ariko disi ndatwite ndate harya ubu Gatana amaze igihe kingana icyo apfuye. Abatangiye kubyibaza ati ubwo wenda basanga ngiye kumurerera ntawamenya. Mbese ari Hawa buriya nta makuru afite, ntazi yuko Tenesi yabaye igikoresho cyangwa se yafatanyije n'umugabo we. Ahora amubwira ati dufitanye igihango gikomeye, wowe teka inyama uzane kandi bakagira imana. Cyakora amenyo nama we mwakabyara mwe ni ukuri. Buriya amaherezo abazakomeza yihanganire iri gavura ry'uriya mugabo witwa Tenesi. Aramubwira ati nawe Kagara nibaza uzabimenye we biro 2 bya kawunga arabimara utetse rimwe ati kandi by'akanyama kamwe ntago birimo. We nkawe akamubwira ati ntukama akanyama kamwe ariko cyuzana nyinshi nirire cyangwa niwanga nzabivuge. Ariko Hawa rwose wenda tuzumva igice cya kabiri, tuzumva ko ibintu bizaba bimeze. Cyakora byo imizinga izavamo imyibano mwe akagira imana mwe ntago nanjye mbizi gene, ariko ntago bizaba byoroshye. Ubutumwa kuri WhatsApp ndabona butaraza bwinshi, ntago buraza, ariko kandi nyine abatashoboye kumva ikinamico ngo bayitangire ni ikinamico yitwa iby'isi na mayobera gusa. Irimo abakinnyi barimo Gatana, barimo Kayitani, barimo uwitwa Nzakamwita, hakabamo Hawa warwaniwe n'aba bagabo babiri, hakabamo ibisumizi ni 3 ariko nafashe muri Tenesi na Kagarara, hakabamo Uwihirwe umugore wa Gatana, hakabamo Generoza mukeba wa Uwihirwe, hakabamo Mugemana ndetse na Mugema babyawe na nyina arabifasha arabarera se wabo yarapfuye bavuka ari impanga. Hanyuma rero Mugemana yiga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Mugema we ajya kwiga hanze anigumirayo ngo ari hafi no gushaka nyine ubanza ataranejejwe nuko yagumye iyo ngiyo agashakayo n'inshuti, ariko burya ntako bisa amaboko ntayasanza hose kandi bikagira umumaro. Mugemana rero we na nyina baganiriye ko bashobora kuzarera umwana w'umukobwa. Nyina yamubwiraga ati nshaka kuzarera umwana w'umukobwa. Mugemana ariko wazashatse umuhungu, akamubwira ati ngewe nshaka umukobwa nkamurira agakura aho namukura hose. Bije kurangira rero umukobwa witwa Tuyisabe wa mwana wasizwe n'Uwihirwe na Gatana agiye ashobora kuzarererwa muri uru rugo. Ntago babivuze neza ariko uyu mubyeyi yabisabye kugira ngo nyina wa Mugemana kugira ngo azirerere uyu mwana kure. Hanyuma ariko Kayitani we arimo arahehibikana ngo rero ko yakwiyandikishaho imitungo ya murumuna we, kuko umugore arafunzwe kandi afunzwe kuzagumamo burundu ubuzima bwe bwose. Yabahaye uburenganzira bw'uko baha imitungo, uburenganzira bw'imitungo ye y'umugabo Gatana byanashoboka nyine bakayandika ku mwana, na cyane ko uyu mwana Tuyisabe nyina mu batisimu ni mukeba wa nyina n'umugore wa mukuru we. Ubwo urumva yarabizeyemwo ko bazamugirira neza uwo mwana nawe akazakurana n'abandi, harimo Senga ntandera niba ari Gahongayire ndumva ari nkaho ngaho gutyo babana babyara be we babyara bera ahubwo niba kurubi kuko base bavindimwe baramufata nibwo yavugaga nako bamutoragura aho bari bamugiriye nabi, nibwo yabwira ni Gahongayire ndabyibutse na Nsenga yavugaga ati aho nabaga naho ariko si nyine numva nta bifite neza ni bifite nk'umwana. Ese maye mu gice cya kabiri bizagenda bite? Generoza rero nawe araho ari Gatana Kayitana namubwira ati twimuke undi atari ko shaka iki waretse gukabya gukunda imitungo ntazi byabaye shwi nyine by'isi nama yobera gusa nawe ntago azi ibyo ari byo. Ubwo rero umuntu witwa Kayitana arimo ararwana no kugira ngo zatange itangazo yuko Tuyisabe yapfuye abihimbe ashake n'umutumba bawushingure ngira ngo niko ahagana ku musozo niko yavugaga. Hanyuma ikinamico kigiye gusoza tugezaho ufunganywe n'Uwihirwe witwa Namahoro agiye gutaha, ariko avuga ati ntaho uko byamera kose ntago nshobora kuzagenda ngo nceceke
ndashaka abanyamategeko kugira ngo bashobore kurenganura uwihirwe musizemo. Ndabizi umutima we nuko ahora ambwira ati ndarengana, atariko icyo nzi cyo ntabwo nzagenda ngo nicare. Turindire igice cya kabiri rero tuzarebe tuzumve nako uko bizagenda. Turategereje twese nyine, namwe nkuko mufite amatsiko nanjye niko nyafite, kugira ngo tuzumve uko bimeze. Uyu muntu rero yitwa Ndera, Mama Vanessa, akurikiye ikinamico, ati iyi kinamico nayumvise, ati kandi irababaje pe, irababaje dore ko Rwanda ruzi kugira ngo iki, ariko irababaje. Cyakora bakigingi nyine byabisumiza byo ku gasantire bigenda bizana mu bintu by'urwenya byo gusetsa umuntu, akumva hari ukuntu bijemo gakeya, ukumvuzanya kumwenyura. Naho abantu bagitangira, ariko abantu yewe we yazonze umugabo twanzakamwita aramutukuza, mbega ibitutsi mwuka agira inkamwe hayimututse ndashoberwa. Ndayivise mahinga rero sinanizi ko bitakibaho rwose, kandi ariko ubwo abantu bashobora kuba babitukana, ariko nyine yari yanaruteye yaruhaze, yarangije aramutuka aramuzonga yemwe. Cyakora nyuma bije kurangira nyine babanye, ubwo amaherezo hari tuzaba twumva kizavamo se bigenda bite kuri Nzakamwita na Kayitani ndetse na Tenesi na Kagarara, bizamera bite mwe kagira Imana. Uwitwa Generoza we ntekereza ko azagwa mu kantu, sibaza ati se iyi nako ndabyibutse, bazadukinira batubwire uko bizaba bimeze, natwe tuzayumva nyine ku wa kabiri, kugira ngo mushobore kugira isomo cyangwa se kugira icyo muvuga mu cyo mwakuye muri iyo kinamico. Ikinamico igira iti iby'iyi si ni amayobera gusa. Hagati aho ndongera nakire telefone, ndendeye yuko ubutumwa bwo kuri WhatsApp bufunguka nk'eshatu. Nakire telefone kuri ya mirongo, abaduteze amatwi batubwire icyo bakomeje kumva. Uyu muntu yanditse turetse tuyisabe na mama we na Mugemana na mama we, abandi bose ngo ribi izabakurikirane tuyisenge twasenga Antoine, atari ko abantu basigaye bahura no ngo abantu basigaye babura no gukorera Imana. Nk'uriya mwana yazize iki koko? Ariko mbona uriya mugore azarenganurwa. Samsoni we aragira ati oya we ntibibaho, byamurenze ubwo muri make n'amarira yamuzonze. Amanyamosi arirwa mwojo, ati muri Uganda, ati mbega gahinda umugore n'umwana we bafite, ati ndababaye gusa pe, ikinamico idusigiye inyigisho nini pe. Nuko yanditse gusa, iyo uza kuzandika ukanazirambura byari kuba byiza kurushaho. Telefone ndabategereje kugira ngo nyine mbakire mukomeze mutubwire icyo mwavanye muri iyi kinamico. Abenshi barakomeza kukwandika ko ibabaje, ndetse bakanavuga bati ibi bintu bibaho rwose. Ati bibaho hirya no hino, wagira ngo nyine mwabonye ko abantu bameze. Indamutsa rega ziva mu bantu zikareba n'ibihakorerwa nyine, ariko icyo ziba zigambiriye no kugira ngo abantu bige kugenza neza. Bizimana Moses cyangwa se gushishoza ari mu Mashesha, ati nukuri rwose ikinamico yari iryoshye gusa uriya mugabo arambabaje cyane ukuntu yashatse kubuza ubuzima umwana w'abandi, ngo ni ukugira ngo yegukane imitungo ataruhiye. Ashaka kubuza ubuzima umwana w'abandi ngo ni ukugira ngo yegukane ya mitungo. Rwose abagabo bameze nk'uriya babicikaho burundu. Ati ndabashimiye, natwe turagushimiye. Hakuzuyezwe mpayinka rero, ati umupapa ni umubyeyi gito gusa, umwana wa murumuna wawe kugira ngo utware ibyo utavunikiye. Ibyo bintu birababaje cyane, ariko ibintu umuntu atavunikiye harya buriya biryanezerewe, kandi no guca mu myanya y'intoki n'umenya ko byagiye. Eliyakimu yadukurikiye nawe aturetse tuyisabe. Ubutumwa nari nabubonye. Uyu yitwa Kamikazi Emeline, ati mana we birababaje cyane, mbega umugabo w'umugome. Twizere Imana Elise, ati mbega ikinamico nziza we, ntabwo nakundaga ikinamico ariko yiranyemeje pe, ujye ukunda ikinamico haba harimo amasomo cyane. Anita Nishimwe ati sinzi
kunavuga abantu bagifite sinzi kunavuga abantu bagifite urwango rwo mu mutima ntibisuzume kuko satani ashobora kubirengagiza ese ubwo koko bazagarukira hiye. Jean Pierre Ntirenganya ati mutugejeho ikinamico ryose ati muri iyi si akagambane karahari. Jacques Byiringiro ati mbega mana nyagasani iyi si irarwaye mbabajwe n'uwo mwana wafashwe ku ngufu ari icyumba muri icyumba burindi. Turagushimiye cyane Majegere, iyi si irarwaye uzi ko ayinyibukije irarwaye ni ukuri irarwaye yinshakire. Leandre Mugisha ari Kanombe ati bariya bagabo ni abagome. Maniragena Theophile ati mbega abagome we ukuri kuzagaragara maze baryozwa ibyo bakoze. Hanyuma yitwa Celestin Shumbusha ati kurengana bibahuriya mugore azafungurwa abishe umugabo bafatwe nabo bishyura ibyo bakoze. Ari muri Nyaruguru. Uyu yitwa Uwacherike ati mana we ndumiwe ntabwo nari nzi ko ibi bibaho gusa muduhe igice cya kabiri cyo kirahari. Iyi si irarwaye rero ni mutabare ngo kandi muri twarimo abavuzi babizi. Ubwo rero niyo mukanya igiye gukurikira mu kanya karuko gatoya dukomeza kubifuriza mwese kugira ibihe bihire mukomeje gukurikira gahunda za Radio Rwanda aho muherereye hirya no hino. Ubutumwa bwo kuri WhatsApp bwakomeje kwanga gufunguka sinzi uko banza noneho bubonetse nabambucishamo amaso gatoya bigiye turindire nyine kumva iyo ndirimba kanya gatoya nayo yitwa nde ariko abanditse kuri Facebook nibo banditse no kuri WhatsApp uko nimo kubibona ubutumwa buragenda busa uriruka we yitwa ndera abagmana we mbega gahinda mbega abagabo bagome ikinamico iratubabaje gusuriye mu mufunzi Imana ikomeze kumuba hafi. Yitwa Shimimana ari mu Ruramba Igisorora nibyo ra Gisorora. Ati kandi dutegereje igice cya kabiri cyo muzakibona rwose. Uyu yitwa nde yitwa n'ubutumwa bwa Joseph yohereje kuri WhatsApp. Uyu yitwa ndiba bwiruka ndagira ntera uriruka rishyano ryose ugwihuta cyane. Yitwa nde uriya mugabo ni umuhemu original ni Imana yamubabarira sinzi ko byakunda. Imana yo ni inyembabazi zihagije ba muntu ni inyembabazi zihagije. Iyi si irarwaye akanya gato tuyumve hanyuma garuke mu kanya. Rugamba ati iyi si irarwaye mu bwenge mu mutima hararembye ahubwo igeze kure ntago byoroshye niba ari isi irwaye niba ari twebwe turwaye. Ubutumwa abantu bagiye bohereza ni bwinshi cyane hano kuri WhatsApp. Umupenzi nzabona impari muri Kongo Igoma ati ikinamico irimo inama nyinshi kandi turakurikiye 5 kuri 5. Nuko yanditse ubutumwa bwe yari yabushyize no mu rurimi rw'igifaransa bwo ngenekerereje ntyo nuko nindera ari Karambi muri centre ya Mukaba ati mbega ikinamico umugabo wishe muri umuna we amuhora umutungo azafatwa. Ati mu gice cya kabiri turayitegereje kuyumva. Ati cyo nzi neza uyu muntu w'umugome gutya wica umuvandimwe yarangiza agafungisha umugore we n'umwana asize akamutorongeza ngo ashaka imitungo. Ati igice cya kabiri turagikeneye. Iyo tuvuze mu gice cya mbere nawe uhita wumva neza ko igice cya kabiri gihari byanze bikunze. Uyu nawe yitwa Ntambara Viateur ati nanjye ikinamico nayikurikiye gusa Kayitani n'umugome kujugunya umwana atitaye yuko ari umuvandimwe. Abantu bakunda ibintu batarabiruhiye bisubiro cyangwa se abantu bakunda ibintu bataruhiye bisubireho. Ese wagira ngo nibyo waruhiye ukabikunda ukabirutisha abantu byose akaga kabi. Uyu yitwa Sayimana Leopold ari Nyagihunika ati ndabakurikiye ati ikinamico yambabaje cyane. Ati itwigishije kurenga urwango imiryango ikabana mu mahoro. Erega nta mpamvu yo kwangana twese turi umwe. Baza umuntu kwishyurira minerivare y'umwana ariko cyangwa se amafaranga y'ishuri y'umwana warangiza ukamuzira ukamwanga kandi akugirira neza n'agahinda kabi cyane. Hanyuma tuyizera ari Nyamasheke ati hari umuntu nzi ufite nyina utamwifuriza kubaho kugira ngo
amucuze utwo nyina yamusigiye ati ubu ni ubugome bukabije cyane. Yego uyu nawe yanditse ubutumwa bwe ari hehera yitwa ati mbega ikinamico Kayitani ngo arahemuka we, cyakora icyo nkuyemo ni uko ntakwiye kumva amabwire kuko Gatana niyo yamukozeho. Dutegereje igice cya kabiri. Gatana nyine bashyeshye umugore we aba araromoye aragiye hawe aramwigarurira, agize ibyago nyine baranamwica kuko ishyari n'ubugome biragatsindwa n'agasani nibyo byatumye habaho